tuzagenda tubibona ubuhanuzi butasohoye, ariko niyo byaba ari byo ntabwo icyakabaye kimuhamya ari uko ibyo yahanuye byasohoye. Bibaye ibyo, Alice Bailey yaba ari we muhanuzi ukomeye wabaye ku isi, kuko we yicaraga kuri siyeje y'inama rwose aho ibintu byose bitegurirwa, akaza aduha gahunda uko ipanze, kandi yari umusataniste ntawe utabizi, yakoreshwaga n'imyuka y'umwijima ntawe utabizi, ariko gahunda yose y'isi uko Alice Bailey yayihanuye nuko irimo ikurikirana. None isi ubu tumuyoboke tumwite umuhanuzi kuko ibyo yahanuye byasohoye? Erega Alice Bailey buriya nuko ataje ngo yiyite umukristo, ubu uyu munsi idini rye riba rikomeye cyane. Kubera iki? Abantu bashiturwa n'ibintu nk'ibyo biri surnaturere, bisa n'ibidasanzwe. Yo, Imana ya kanaka nayibonye, ibyo yahanuye byabaye. Ibyo ubwabyo ntibihagije bene data. Il faut d'abord kugenzura Yesu uwo muntu ari kuvuga niba ari we Yesu wamenye, niba ari we Yesu wavuye mu ijuru kugira ngo aho ubugingo buhoraho abamwizera bose. Tugeze hano ku murongo wa 10, reka nsubire ku wa 9. Kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma. Umva, gukiza indwara, kuzura abapfuye, mbese gukora ibimenyetso byose by'ibinyoma. Ikibigira ibinyoma si uko biba bitagaragariye abantu, hoya, ahubwo message biri inyuma nuko ari ikinyoma, kuko bifite imbaraga. Bije ngo mu buryo bwo gukora kwa Satani, ngo kandi gufite imbaraga n'ibimenyetso, nubwo ibyo bimenyetso byose ari ibinyoma kuko bigamije kurimbuza abantu. 11, n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa kubarimbuka kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. Umwami Yesu yaravuze ngo nijye nzira, ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Mwene data, iyo winjiye muri uru rugendo udakunze Yesu ahubwo ukunze ibyo atanga, ntabwo ushobora gukizwa. Gukunda ukuri nibyo byatuma ukizwa. Hari abantu benshi baje kubera ibibazo bafite, baza bakurikiye ya migati Yesu atubura, baza bakurikiye ko ahagurutse ibimuga, baza ariko ubwabo mu mitima yabo ntibakunda ukuri. Niba abantu ashobora kubona icyo yari akeneye ku mwami Yesu ntibimubuze kwisubirirayo, ariko ijambo riratubwiye ngo kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani gufite ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma, ngo n'ubuhenzi bwose kubarimbuka kugira ngo barimbuke kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. 11 rero, aha niho nashakaga. Nicyo kituma Imana izaboherereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma, kugira ngo abatizeye iby'ukuri bose bakishimira gukiranirwa bacirweho iteka. Uyu murongo ni wo nshorejeho. Haravuze ngo kuko ngo niyo mpamvu Imana izaboherereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma, kugira ngo abatizeye iby'ukuri bose bakishimira gukiranirwa bacirweho iteka. Bene data, ukuri twaraguhawe. Ukuri ni ijambo ry'Imana, turakugendana, turakubitse mu nzu zacu, ariko ufite amahitamo yo kwizera ukuri cyangwa se ugakurikira ibyo binyoma byadutse bivuguruza ukuri, kubera ko ukuri waraguhawe. Nkunda kugirira umutwaro abantu bibata kugira ngo basobanure, yeyeye akaba yakora ibishoboka byose kugira ngo asobanure aba banyabinyoma, yumvikanisha uburyo ari abanyakuri ahubwo ari mwe muri kubabeshyera, nyamara ibyanditswe byera byerekana ko ibyo bazanye ubwabyo bitemerwa n'ijambo ry'Imana. Ariko akaba yakwibamba ku musaraba kugira ngo akunde asobanura iby'uyu muntu. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo umwuka wanjye ntago azahora ruhanya n'abantu iteka. Hari igihe kigera aforce yo guhora Imana iruhanya nawe ikakureka rwose ukajya muri bwa bushukanyi, ngo nicyo kizatuma Imana iboherereza ubushukanyi bukomeye kugira ngo abanze ukuri barimbuke, kuko batakunze ukuri ngo bakizwe. Ukuri bari bagufite bahitamo gukunda ibinyoma, nuko Imana nayo ibahemburira ubushukanyi bukomeye kuko yabahaye ukuri, none hibahaye n'ubushukanyi kugira ngo bo ubwabo bihitiremo. Bigaragara ko tuzabona ahantu Madamu Ellen G. White yavuze ko ikosa ryari riri mu ihishurirwa cyangwa se mu buryo William Mireri
yatanze buriya butumwa atari irya William Mireri, ahubwo ngo Imana yarishyizemo ku bushake. Nzabasomera aho hantu muzumirwa. Jewe umbwiye ngo Imana yanyoherereje ubutumwa ishyiramo ikosa ku bushake, nahita mpagarikira aho nkabanza nkakizwa, kuko nabamenye ko ndi mu barimbuka Imana itangiye kujya yoherereza ubushukanyi. Nabamenye ko meze nka Ahabu, hahandi Imana yigeze kwicara mu ijuru irabaza ngo ninde wajya kudushukashukira Ahabu kugira ngo apfire mu rugamba, ngo nuko umwuka ushukana uzi imbere y'Uwiteka uramubwira ngo ninjye wabikora. Abahanuzi bose ngo aramubwiye, uwo mwuka abwira Uwiteka ngo ndahinduka umwuka w'ibinyoma mu bahanuzi be bose, ngo bamuhanurire agenda agwe ku rugamba. Ariko nubwo bimeze bityo, Imana ihagurutse umuhanuzi umwe, aragenda amuhanurira ukuri, bamukubitiraho rwose, bamuhindura urw'amenyo, kuko abahanuzi bose bari batewe n'umwuka w'ibinyoma kugira ngo bahanurire Ahabu ajye ku rugamba. Uwo muhanuzi aramubwira ati nyamara Nyagasani, uramutse ugiye ku rugamba ntuzagaruka, dore aho nibereye aha. Ariko amugirira nabi, ntiyamwumva, kubera ko hari umwuka w'umushukanyi wundi yohererejwe kandi wamaze gushuka umutima we. Ndagira ngo bene data turebe ko ntabwo ubushukanyi bujya buza hatabayeho ukuri, oya, ahubwo ukuri kurabanza ugahitamo kugukurikira cyangwa gukurikira uwo mwuka ushukana. Haleluya. Rero iki kintu cyarantangaje cyane, numvise uburyo basobanura. Uyu munsi ntabwo turi bwinjire muri doctrine y'Abadiventiste, nicyo kiganiro tuzakurikizaho, noneho tureba ibyo bizera naho bitandukaniye n'ibyanditswe byera. Ikintu cya mbere tuzaheraho ni ubu butumwa bwa William Mireri, uburyo bwasobanuwe nk'aho ikinyoma cyashyizwemo ari Imana yagishyizemo ku bushake, ngo kuko yari izi. Ibaze Imana ikoherereje message ariko igushyiriyemo ikinyoma ku bushake, kuko William Mireri yaje avuga yuko Yesu azagaruka, yatangiye ashyiraho amezi n'imyaka adapresiza, abigira nyine ibintu biri approximative, ariko itariki ya mbere yatanze yari iri mu 1843. icyo gihe kirenze barongera baraterana, barongera bariga, bakora ubushakashatsi, bagera noneho ku 1844 mu kwa 10 ku itariki 22 ku itariki 22 z'ukwa 10 1844. Nababwiye ko texte yose nari nayanditse ubu ngubu kuko nayibuze aho nza gushyira rero mu byihanganire, ariko icy'ingenzi nuko message nshaka gutambutsa iza gutambuka. Icyo gihe rero Abadiventiste donc nimvuga Abadiventiste ntiwumva Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, kuko icyo gihe bari bataravuka, ahubwo wumve aba Millerite, babandi the Advent movement, ni abantu bari bari inyuma ya Miller bategereje yuko Kristo azagaruka. Advent ni ukugaruka kwa Yesu, bari bategereje kugaruka k'umwami Yesu. Hanyuma benshi barabyizeye cyane, yatariki bayigira ukuri, basiga ibyabo byose bateranira hamwe. Nyine urumva nk'ubu watubwira ngo Yesu azaza ejo, byaba byiza nyine duhuriye hamwe tukamutegereza, turamya, duhimbaza, twishimye nk'abantu bategereje umukwe nyine. Ariko we yashimye ko tutamutegereza dutyo, yashimye ko tumutegerereza mu buzima bwacu bwa buri munsi. Niyo mpamvu yavuze ngo abagore babiri bazaba bari ku rusyo rumwe bari gusya, bivuze ngo ubuzima bwa buri munsi buzaba bugikomeje, ngo umwe azajyanwa undi asigare. Abazaba bari hejuru y'inzu ntibazamanuke, abo bizaba bimeze umwe. Mbese ntago yateguye ko hari ikirori tuzamutegerezamo ngo tujye muri sare dukinge, reka da. Nuriya mugani w'abakobwa 10 ntago ari cyo twigisha. Ntago twigisha kujya hamwe ngo twikingirane, ahubwo twigisha guhora turi maso, dufite amatabaza yacu kandi dufite n'amavuta mu mperezo zacu. Haleluya. Ubutumwa bwa Mireri rero bwavugaga Yesu ko azagaruka kuri iyo tariki ya 22 z'ukwa 10 1844. Birumvikana ko ntago Yesu yagarutse kuri iyo tariki, birumvikana, birazwi, turazi ko ataraza. Ni nayo magambo Paulo yatubwiraga hano mu Batesalonike ngo ntihagire utwoshya uburyo bwose ko uwo munsi wamaze kuza. Oya, mu 1844 Yesu ntiyigeze agaruka rwose, nta waje, nta cyari giteganijwe, cyangwa se n'icyari giteganijwe
cyari nk'igiteganijwe uyu munsi, nk'igiteganijwe ejo, nk'uko buri munsi ugira ibyawo muri gahunda y'Imana. Ariko icyo gihe Yesu atagarutse, hari abantu benshi, tuzagaruka ku mugabo witwa Hiram Edson. Uyu mugabo yagize uruhare runini muri ibi bintu byarimo biba, kuko yizeye ubutumwa bwa Mirera arabukwiza. Nyuma tuzabona izindi doctrine zagiye ziza ziturutse kuri uyu mugabo, ariko mu by'ukuri nuko hagombaga kuboneka ikintu gisobanura ibyabaye. Yesu Kristo rero ataje kuri uwo munsi, habaye ikintu bise the great disappointment, cyangwa se disappointment ni nko gucika intege, cyangwa donc urabona wari utegereje umuntu ntagaje, hari ukuntu ikinyarwanda ndakibuze cy'iryo jambo, nyine uba disappointed, wumva birakubabaza kandi ukumva biguciye intege bigize gute. Ariko kandi habaye reaction zigiye zitandukanye, abantu bariactinze mu buryo bugiye butandukanye, bwinshi ntago nabwibuka bwose. Ariko igihe Yesu atazaga mu 1844, habayeho group imwe y'abantu yavuze iti iyi tariki baribeshye, Mireri yaradushutse, byabaye kwibeshya, ntago byari byo. Benshi bihumbi by'abantu bava mu kwizera, yewe bamwe ntibanasubira mu madini bahozemo mbere, benshi bahise bata ubukristo burundu, byose babivamo, abandi rero basubira mu madini bakomokagamo. Hari iyindi groupe rero yavuze iti ubu habayeho kwibeshya gutoya, nyine habayeho akayereri, ariko Yesu azagaruka vuba cyane mu minsi iri imbere. Batangira kongera gushakisha, bamwe bashyira ahandi matariki, aho niho havutse abitwa Advent Christian Church, abakristo bategereje kugaruka kwa Yesu. Ndetse muri iyo groupe ni naho havukiyemo abahamya ba Yehova. Abo bantu bavuze yuko Kristo azagaruka mu minsi mike iri imbere, bashyira ahandi matariki. Hari abandi rero bavuze bati no, iyi tariki yariyo, nibyo, ahubwo Yesu yagarutse ariko mu buryo bw'umwuka, ntago yaje ngo tumubone. Mu by'ukuri ibyanditswe byera ntago bitubwira ko Yesu azagaruka mu buryo bw'umwuka. Mu buryo bw'umwuka yaraje, atuye mu bamwubaha. Ijambo riravuga muri Yohana 14, uhereye 14, 15, 16, 17, Yesu yari ari mu bihe byo gusezera abigishwa be, arimo abasezeranya by'umwihariko umufasha. Ibyo bice bino uzabisome, uzakunda umwuka we. Mu gice cya 14 yarababwiye ngo ntago nzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzagarukaho muri. Atangira kubabwira ku by'umufasha, aravuga ngo uwo mufasha ntibishoboka yuko abisi bamuhabwa kuko batamuzi, ngo ariko mwebwe muramuzi kandi muramurora kuko abana namwe. Niwe wabanaga nabo, niwe wivugaga, yavugaga uburyo azagaruka mu buryo bw'umwuka gutura muri bo, azagaruka akaba muri bo, akabana nabo, akagendana nabo, nk'uko ijambo ry'Imana ryavuga ngo nzatura muri bo, ngendere muri bo. Bene data, Kristo mu buryo bw'umwuka mu bamwizera turabizi ko arahari. Ntago uyu munsi namugutungira urutoki ngo nguyu mukwereka ari umugabo w'ubwanwa muremure mugufi cyangwa ubyibushye unanutse, oya. Ariko mu buryo bw'umwuka Yesu ubwo yaraje, atuye muri twebwe kuva kuri Pentekote, abamwizera bose abana nabo, ntago yigeze abasiga nk'imfubyi. Ariko havutse iyi muvoma yindi ivuga ngo Yesu kugaruka kwe kuri itariki ya 22 z'ukwa 10, 44. Bene data, mujye mwitondera ibi bintu kuko bishobora kugira ingaruka zikomeye. Uriya muvandimwe uri muhanura ibyo kuza kwa Yesu muri 2027, uriya muvandimwe uri muhanura kugaruka kwa Yesu muri 2031, abo bose ni bene wacu bari kubivuga mu Kinyarwanda. Nyamara baba bari hafi, mwakabaye mubegera, kuko uyu munsi turabifata nk'ibyoroshye, ariko icyo gihe nikigera abazaba babakurikiye bizaba byarira ibibazo bikomeye cyane. Dushobora kuba turi guhedinga aho William Mira yajyanye aba bantu. Iyi groupe yindi rero baragiye baravuga bati Yesu yagarutse ariko ni mu buryo bw'umwuka. Baravuga ngo havutse ikintu cyitwa Holy Flesh Movement. Agera mu magana y'abantu rero bajoyininze irindi dini ryitwa Shakers. Havutse abantu b'aba Shakers, nyine ngo bo bagarukiwe na Yesu ariko mu buryo bw'umwuka. Hanyuma rero
gurupe ya nyuma ari nayo itwenteresa ni abashyizeho ubundi busobanuro buvuga buti reka da itariki ya 22 z'ukwa 10/844 ntago byari ukugaruka kwa Yesu Kristo. Itariki ubwayo yariyo, ariko igisobanuro yahawe ntago cyari cyo. Ni nacyo nababwiraga Madamu White yavuze ngo Imana yashyizemo iri kosa ku bushake. Tuzabisoma, nagiye nselectinga amagambo ya Madamu White mu bitabo bye tuzagenda tugarukaho, ariko iki kintu kivuga ngo Yesu ku itariki 22 z'ukwa 10/844 nubwo atagarutse, ntabwo itariki ari yipfuye hoya, ahubwo uburyo twinterprete itariki nibyo bipfuye. Itariki iri valide, ahubwo interpretation ni itari valide. Mbese itariki niyo, ariko igisobanuro twayihaye ntago ari cyo. Ahubwo se ni iki cyabaye kuri iyo tariki? Abadivantiste b'umunsi wa 7 nibo nyine iyi groupe ya nyuma turi kuvugaho yavukiye muri iki kintu cyo gushaka gusobanura icyabaye ku ya 22 z'ukwa 10/844. Ndifuza ko kano kantu mukumva neza, kuko ubutaha nitujya kuvuga kuri doctrine tuzakagarukaho byimbitse. Abadventiste baravuze ngo ikintu cyabaye ni ukwezwa k'ubuturo bwera bwo mu ijuru, ngo icyo kintu bakise pre-advent judgment, ni ukuvuga ngo urubanza rubanziriza kugaruka kwa Yesu, cyangwa se Yesu, reka mbivuge muri aya magambo, babisobanuye bavuga ko icyabaye ari ukwezwa k'ubuturo bwera, ntago habayeho kugaruka kwa Yesu. Kuri itariki ya 22 z'ukwa 10/844 bavuze yuko Yesu yavuye ahera akinjira mu buturo bwera, donc yinjiye ahantu ha kabiri. Urabona uburyo ihema ryari ryubatse, ryagiraga hera rikagira hera cyane. Rero ngo Yesu yinjiye in the holy sanctuary, mu buturo bwera, aho noneho yagiye gutangira ikintu cyitwa investigative judgment, cyangwa se urubanza kagenzuzi. Ibi ntago nshaka kubitindaho kubera ko nibyo tuzavugaho ubutaha twinjira muri doctrine, ariko nashakaga kugaruka cyane ku kintu cyabaye kuri great disappointment igihe Yesu ataragarutse, uburyo buri bantu bose bashatse igisobanuro, noneho tugere no ku gisobanuro abadivantiste bahaye icyo kintu, ari nayo doctrine shingiro. Bene data, nkunda kubwira abantu, buriya nujya kuganira n'umudivantiste iteka uzumva arimo kujyana mu isabato, ariko iyo usomye Abaroma igice cya 14, ngewe niho nkunda, ijambo ry'Imana riravuga ngo ntihakagire, reka tuhasome Abaroma 14, Abaroma igice cya 14. Niyo mpamvu ntajya nemera na gato kujya impaka ku isabato, kubera ko Imana ntiyaciriye urubanza abubahiriza isabato cyangwa batayubahiriza. Oya, yaravuze ngo umuntu wese ahitamo umunsi umwe agahitamo kurya ibi cyangwa biriya. Reka duhere ku murongo wa 5 ngo umuntu umwe yubaha umunsi umwe kurutisha iyindi, naho undi akubaha iminsi yose akayihwanya. Umuntu wese namenye adashidikanya mu mutima we. Iri jambo iyo risomye mu rundi rurimi niho ryumvikana neza. Niravuga ngo ugomba kuba ufite the full conviction mu mutima wawe, guhamirizwa n'umutima yuko ibyo ukora koko ari byo uyobowemo n'umwuka wera. Waba wubaha umunsi umwe, Imana ishimwe. Waba uyihwanya yose, Imana ishimwe. Nta rubanza Imana ifitanye nawe kubw'ibyo. Ngo urobanura umunsi awurobanura kubw'umwami wacu, urya arya kubw'umwami wacu kuko ashima Imana, kandi utarya yanga kurya kubw'umwami wacu nawe agashima Imana. Nta muntu uritwe uriho kubwe cyangwa upfa kubwe, niba turiho kubw'umwami kandi niba dupfa kubw'umwami. Nuko rero niba turiho cyangwa niba dupfa kubw'umwami, turaba umwami. Ntago ndi butinde kuri ayo magambo, nashakaga iri jambo rivuga ngo umuntu umwe arobanura umunsi, undi akayihwanya yose. Ibyo ubwabyo si ikibazo, ariko abadivantiste iyo muganira, mumbabarire ndaza gukoresha iryo jambo kuko ari ryo
aribo turi kuvugaho, iyo muganira bisa naho ikintu cyonyine mutandukaniye hari isabato. Oya, kubera ko isabato yanaje nyuma, itorero ry'abadivantisite ryiyubakiye kuri iyi nyigisho y'ubuturo bwera. Iyi nyigisho yitwa ubuturo bwera iyo itabaho, iri torero ntiryari kubaho, kuko abantu bari bacitsemo ibice, hari hacitse igikuba mu bantu bategereje kugaruka kwa Yesu Kristo. Ariko iyi ni inyigisho yaje kugira ngo hasobanurwe ibyabaye mu 1844. Rero ubutaha tuzavuga kuri doctrine abadivantisite bizera, ariko uyu munsi munyemerere tugaruke noneho ku nkomoko y'ibi bintu William Mireri yazanye abyigisha, avuga yuko abikuye mu byanditswe byera. Mu by'ukuri William Mireri kuko atize amashuri menshi, bavuga ko kugera ku myaka 9 yigiraga mu rugo yigishwa na mama we, hanyuma mu mujyi bari baturanye haza kuza ishuri barimwohereza, ariko naryo ntiyaryizeho cyane. Mu gitabo nasomaga harimo amatariki yagiye ku ishuri arabaze, ayo matariki 1 2 3 4 5, donc yagiye ku ishuri gake cyane. Hanyuma nyuma y'imyaka 18 nta record yongera kwerekana William Mireri ajya kwiga. Rero ibyo bigatera kuvuga yuko ni ubuntu bw'Imana butangaje bwatumye abasha kwiga Bibiliya, umuntu utari umuhanga, utari umunyamashuri nk'uko babivuga, kugira ngo abashe kwiga Bibiliya agere ku mwanzuro nk'uyu, anahishurirwa ikintu cyabaye mu ijuru. Ariko William Mireri nubwo atari yarize amashuri menshi, yari umuntu ukunda gusoma cyane, kandi mu bitabo hari umugabo witwa Sylvester Bliss, niwe wanditse memoir cyangwa biography ya William Mireri, iri officiel izwi, agenda yerekana uburyo William Mireri yari umuntu ukunda gusoma cyane. None hariko ndagira ngo mbabwireho gatoya ku buhamya Mireri ubwe yitangira bw'ibitabo yasomye, kandi noneho tuze kureba ibyo bitabo aho bihurira n'ubu buhanuzi cyangwa se n'irihishurirwa rivuga kugaruka kwa Yesu mu mwaka runaka. Muri teze yanditswe na Dr. Jeff Krokombe wo muri kaminuza ya Queensland muri Australia, yagarutse ku magambo Mireri yivugiye ubwe igihe yimukiraga mu mujyi wa Pulteney. Yaravuze ngo, ngeze mu mujyi wa Pulteney, aya ni amagambo ya Mireri ubwe, ngeze mu mujyi wa Pulteney namenyanye n'abagabo bakomeye bo muri uwo mujyi, bari abadeist. Iyi myizerere y'abadeist twayivuzeho mu kiganiro cy'ubushize, utayibuka yasubira kumva gatoya mu kiganiro cy'ubushize. Ngo ariko nubwo bari abadeist, bari abaturage beza b'imyitwarire myiza kandi bindakemwa. Abo ngabo ngo nibo bashyize mu biganza byanjye imirimo ya Voltaire, Hume, Paine, Ethan Allen n'abandi ba deistical writer. No kuvuga ngo n'abandi banditsi ariko baba deist. Murabyumva? Donc uyu mugabo William Mireri nubwo atari yarize cyane, yasomye inyandiko nyinshi z'abadeist batandukanye, barimo kwisonga umugabo witwa Voltaire. Nawe twamuvuzeho ubushize igihe twavugaga kuri cya gihe cyo kumurikirwa cyabayeho, icyo twise enlightenment period cyangwa enlightenment, igihe cya enlightenment cyangwa cyo kumurikirwa. Tuzi ko aba bantu iyo bavuga kumurikirwa ntago baba bavuga umucyo uturuka kuri Kristo Yesu. Aba bantu niba muzi ya stati ya liberté iba muri Amerika ya wa muntu umeze nk'umugore uzamuye itoroshi, ikintu cy'urumuri, ruriya rumuri ruhagarariye Luciferi, umutwara mucyo. Murabizi ko Luciferi mu ijuru yari umutwara mucyo, Luciferi bivuga nyine umutwara mucyo, n'ubundi kiriya gihugu nibo batwara mucyo, nibo bazana ibintu, liberté yabo ijyanye n'uriya mucyo bajyana ahantu hose. Niyo mpamvu ikintu iyo gitangiriye muri Amerika, cyaba cyiza cyaba kibumenye ngo kirakwira isi yose, kuko ubwo n'uwo mucyo bagiye gukwiza amahanga yose. N'abatwara mucyo n'icyo ngicyo bafite cyo guha abantu umucyo bakura kuri twabonye uko kiriya gihugu cyashinzwe, inkomoko zacyo. Voltaire rero anazwi nk'umuntu, uretse kuba ari umwe mu bari imbere muri icyo gihe cyo kumurikirwa, anazwi nk'umuntu w'umuframaso ufite
bano bantu bose bari abadeyisiti bazwi kiriya gihe bari n'abaframaso. Rero William Mireri ubwe yivugira yuko yari yarasomye inzandiko z'aba bantu, ori mu nzandiko z'aba bantu iteka bagarukaga ku gihe isi izarangirira. Abangaba ntago ari bo ndi buze gutindaho cyane, kuko Mireri yasomye ibindi bintu bikomeye noneho by'abantu bagendaga bavuga kurangira ku isi cyangwa igihe isi izarangirira. Nibyo ngira ngo tuze no gusorezaho, kugira ngo tubone ko ubutumwa bwa Mireri ubwabwo ntago bwari independent, ntago setide yikoreye ubwe ayobowe n'ijambo ry'Imana n'umwuka wera ngo agere kuri iriya myanzuro, ahubwo hari n'ibindi bintu yasomaga by'abantu babanaga mu myizerere y'abadeyisiti yabagamo no mu myizerere y'abaframaso yabagamo. Icyo ngicyo cyo ndumva kitakiri ibanga ku bantu bose ko William Mireri yari umuframaso kandi wo hejuru, wabaga mu marituwere akomeye cyane, ku buryo iyo umaze gusoma amarituwere abaframaso bakora, wumva udashobora kwiyumvisha ko umuntu yakwiyita umukristo aba muri ibyo bintu. Ntabwo ushobora kwiyumvisha ko ibintu ari gukora atazi ibyo ari byo, keretse nyine wumva abaframaso ukumva ni ibintu biri aho ngaho. Niyo mpamvu nabarangiye kiriya gitabo cyitwa Les 13 lignes sataniques. Hasi kiravuga ngo, reka ngifate ndebeho, kiravuga ngo Yesu ashimwe cyane. Bene data bakundwa mu mwami wacu Yesu Kristo, nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami Yesu. Shalom shalom kuri mwese. Amahoro y'Imana yayandi atameze nk'ay'isi itanga, yayandi aruta y'umuntu wese yabasha kwibwira, nabane n'imitima yanyu, mwebwe abakunda amahoro, mwebwe abakunze kuzaboneka k'umukiza wacu Yesu Kristo. Mbahaye kandi ikaze mu kiganiro Hunga Udapfa, aho turi kuvuga ku ntumwa za Satani n'umwaduko wazo mu kinyejana cya 19. Nk'uko abo twatangiranye mubizi, muri iki kiganiro turacyari kwibanda cyane ku mugabo witwa William Mireri. Tuzavuga gusa ku myizerere itatu. Havutse imyizerere myinshi cyane muri kiriya kinyejana, ariko ubu tuzavuga ku myizerere itatu by'umwihariko, aribo abadivantiste b'umunsi wa karindwi, abayehova ndetse n'abamorumo. Ubu rero turacyari kuvuga ku mugabo witwa William Mireri. Wakwibaza impamvu uyu mugabo twamutinzeho tugasa n'abinjiye mu buzima bwe. Ntago ari uko twari dushatse kumwinjirira cyangwa kugira irindi cukumbura mu buzima bwe, ahubwo nuko ubwo buzima bwe bwagize ingaruka nini cyane ku myigishirize yazanye, bwagize ingaruka ikomeye cyane ku nyigisho yazanye, kandi inyigisho yazanye ibona background yayo, cyangwa se wavuga ngo ibakingwa n'ibindi bintu yizeraga bidakunda gushyirwa imbere iyo bari kuvuga ubuzima bwa William Mireri. Abantu benshi bazi William Mireri wari umubatista, akava mu babatista ahita atangiza muvoma y'abantu bategereje umwami Yesu, ariko hari ibirenze ibyo ngibyo. Nari ndimo nsoma igitabo kuri uyu mugabo witwa William Mireri, igitabo cyitwa God's Strange Work, William Miller niyo titre y'icyo gitabo. Ariko muri icyo gitabo uwo mugabo atangira avuga ukuntu ubuzima bwa William Mireri n'inkuru ya William Mireri yanditswe n'abadivantiste, yandikiwe abadivantiste, bityo nta kintu na kimwe gishobora gutuma umuntu ashidikanya ku butumwa yazanye cyangwa amushidikanyaho nka Yohana umubatiza wo mu gihe cyacu kigeze gishyirwa imbere ngo abantu bakibone. Ariko nk'uko mubyibuka, twe twahereye ku buzima bwe hasi cyane, atarashaka, akiba mu rugo iwabo. Tubona uburyo n'igihe yinjiriye muri framasoneri, tubona uko yimukiye mu mujyi wa Portney, tubona uburyo yahasanze loge ya Morning Star. Hari umuvandimwe wambwiye ngo ubutaha nzasobanure loge icyo ari cyo. Loge y'abaframaso ni ahantu bateranira, ni ahantu bahurira bakahakorera imigenzo yabo, wahita nka tempo yawo cyangwa urusengero rwabo, mbese naho ngaho bahurira bakahakorera ibyo bita marituwere, cyangwa se imigenzo yose bakora yo kugira ngo binisiye umuntu, cyangwa se bahure baterane bakora umugenzo runaka. Ibyo byose bikorerwa muri loge zabo. Loge rero nicyo bisobanuye. Twabonye rero loge yabagamo. Tubona ko mu mateka ya William Mireri dukunda gusoma ahagaragara, atwereka ko yakijijwe mu mwaka w'1816, ariko icyo gihe andi mateka ye yandi nayo akatwereka
nkeka ko yari akiri mu bafuramaso kuko muri loge y'abafuramaso yasezeyemo mu 1831. Mbese ukibaza ukuntu umuntu yabashaga kuba umudeyist, umufuramaso n'umukristo icyarimwe, hanyuma ubutumwa bwose yabuhawe ari muri iyo myizerere uko ari itatu, aza kubutanga avuga ko hariyo yasohotsemo. Ariko ukibaza uburyo umuntu wari urimo umwuka wa framasoneri, hari igitabo numva narangira umuntu ushaka gusobanukirwa ibi bintu, kubera ko cyo ubundi ntago nkunda gutanga reference ngo mvuge ngo igitabo iki niki, kuko ntago mba nzi ibyo usomamo uko wabifata bitewe n'uko ubanye n'umwuka wera. Ariko iki gitabo Les 13 lignes sataniques, iki gitabo mu by'ukuri cyanditswe n'umuntu w'umukristo wakoze ubucukumbuzi, arashakashaka, yinjira muri aba bantu, ashaka babivuyemo, abona amakuru ahagije. Ntago ari umukristo avuga ngo uri pratika cyangwa ngo umupasiteri ngo iki, ariko ni umuntu nibura ufite base y'imyizerere ya gikristo, ubona n'icyo ibi bintu biza gukora bihungabanya imyizerere ya gikristo. Muri icyo gitabo rero avugamo ama rituals amwe namwe bakora muri initiation. Rituals ni imigenzo. Iyo uvuze imigenzo cyangwa imihango bisa naho ari ijambo ryoroshye mu Kinyarwanda, ariko iyo ubyise rituel masonique cyangwa masonic ritual, umuntu ahita yumva ko ni ikintu cyo mu isi y'umwijima. Agenda rero asobanura ayo ma rituals, ukibaza ukuntu umuntu w'umukristo yakora icyo kintu agasubira imbere y'iteraniro. Ukibaza ukuntu umuntu w'umukristo yafata agahanga k'umuntu wapfuye akanyweramo vin yarangiza agasubira imbere y'iteraniro. Ukibaza ukuntu umuntu yanywa amaraso, ukuntu umuntu, mbese bakora ibintu bene data birenze ibyo umuntu yatinyuka no kuvugira ahangaha. Ariko muri icyo gitabo basobanuramo byinshi cyane. Ni igitabo jewe icyo mfite gikubiyemo bitatu, kiri mu Gifaransa, ariko ugishaka no mu Cyongereza kirahari, cyitwa the 13 I think, 13 satanic bloodlines, ndumva ari uko cyitwa mu Cyongereza, wagishaka yakibona. Rero niyo mpamvu twifuje cyane kubanza kwerekana uyu muntu wazanye ubu butumwa ubundi yari inde, mbere yo kugira ngo tuvuge no ku butumwa yazanye. Muraza kunyihanganira rero, uyu munsi nagize igitero cy'umwanzi, nari nanditse texte yose turi buze kuganiraho, nibagirwa gusevinga, none byose byagiye, ariko mbonye ninsubira kubyandika kuko byantwaye umwanya munini kubyandika, ninsubira kubyandika birantwara undi mwanya, kandi tugomba gucunguza uburyo umwete, dufite rotari nyinshi, hari byinshi twakagombye kuba twarakoze. Hari ikindi kiganiro nababwiye cyitwa Isiragana he, mu by'ukuri nacyo nifuza ko tugitangira hakiri kare, kuko hari byinshi biteganyijwe muri iyi si mu mwaka utaha nifuza ko tuzagarukaho, ariko iminsi iri kudusiga. Niyo mpamvu nifuje ko ducunguza uburyo umwete. Nimwumva hari ibyo ndi kuvuga nkabisimbuka mwihangane, nuko nari nateguye ibintu byinshi biri reference, birimo amazina y'abantu, ayo ntari bwibuke. Ibyo ntari bwibuke ubwo nuko Imana iba yabonye ahari ko atari ngombwa, ariko biraza kuba base kugira ngo ushaka kujya kwicukumburira nawe abone ahahera. Ndabibutsa yuko ibi biganiro turi gukora ntago ari impamvu zo kujya impaka, ahubwo bene data turimo turagerageza kugira ngo ahari niba haruba muri ibi bintu atazi inkomoko zabyo. Buriya urufatiro rw'ikintu ni ikintu gikomeye cyane, ikintu abantu bubakiyeho ni ikintu gikomeye cyane. Ntago ushobora gusana inzu yubakiye ku musenyi. Iyo inzu yagize ikibazo ugasanga ikibazo kiri muri fondasiyo, ni ngombwa kujya muri fondasiyo ukabirimbura byose ukubaka bundi bushya. Rero ntago ibi bigamije gusebya abo tutizera kumwe, oya, ahubwo bigamije kugira ngo niba hari uwendaga ahari, kuko nk'iyo uganirije umudivantiste iteka abakubwira ikibazo cy'isabato, ukumva wenda isabato iragutwaye ikujyanye muri ibyo, nyamara isabato ntago ari rwo rufatiro iryo torero ryubakiyeho, turaza kubivuga. Cyangwa se niba hari uwari ubirimo nawe atazi neza ibintu arimo ibyo ari byo, byamutera gufata akanya akabitekerezaho, kuko bene data
kuruse turimo ni y'ubugingo buhoraho, ntago ari yo gupuruva ko turi abakristo beza, ntago ari yo kugira uwo twemeza ko dukizwa neza, oya, ahubwo niyo kugira ngo dukize ubugingo bwacu, nibishoboka twikizanye n'abatwumva. Niyo mpamvu muri ibi biganiro nahisemo ko hatazazamo izindi mpaka. Ibi ngibi ibyo mvuga ntago ari ibintu bihishe, ibyo nsoma n'undi wese yabisoma, ndetse cyane cyane abantu baba bafite access ku ma biblioteke y'abadivantiste, ibyo mvuga birimo rwose mwabisangamo. Ariko iyi ngiyi it's a matter of your life, it's a matter of eternity. Ibi ngibi ni ikibazo cy'ubugingo buhoraho. Uyu munsi icyerekezo ujyamo ugihitamo ukiriho, ntago kuba watsimbarara ku mahame runaka aricyo kiguhamiriza yuko uri kujya mu ijuru, ahubwo kuba uri muri Yesu nyawe, Yesu w'ukuri akubereye inzira, ukuri n'ubugingo, nta rundi rufatiro rubasha gushyiraho rutari Kristo Yesu. Reke rero dusenga Imana ubundi twinjire muri iki kiganiro, kandi mufatanye nanjye gusenga kugira ngo umwuka wera nyobore ibyo nari nateguye byose mbashe kuza kubivugaho. Mwami wanjye kandi Imana yanjye, ndagushimiye kubw'urukundo rukomeye wadukunze Mwami, hamwe na bene data bose bagukunda, ukadukuruza ineza yawe, ukatwiyegereza. Ntago ari uko twari tubikwiriye, twagiriwe ubuntu nk'abandi bose. Mwami wanjye, uratwihishurira, uratwimenyesha, kandi tuzi yuko ubwo buntu buzanira abantu bose agakiza bwabonetse. Ubwo Mwami nibwo wadushyiriyeho kugira ngo tube ababwiriza babwo, ubwo nibwo wadushyiriyeho kugira ngo tubwamamaze mu mahanga yose. Utarakira ubwo buntu Mwami wanjye, agihagaze ku mahame y'idini, agihagaze ku nyuguti zicisha, Mwami wanjye Mana yanjye, umureheshe ineza yawe, umureheshe ubwo buntu, kuko Mwami natwe ubwacu twese abavutse ubwa kabiri twakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ntibyavuye ku mirimo, ntibyavuye ku mategeko twubahirije, ntibyavuye ku migenzo n'imihango twasohoje, nta kindi byavuyeho Mwami, byavuye kuri wowe uhamagara. Nuko ndakwinginga kugira ngo unyuze muri ubu butumwa wongere ureshye bene data abatarinjira muri uyu muryango w'abana bawe. Mwami Imana, abari kurushywa Mwami n'urugendo kandi nyamara batari mu nzira ifunganye. Pawulo niwe wigeze kuvuga ngo ndasiganwa ariko simeze nk'utazi yonjya. Abari mu isiganwa Mwami bameze nk'abatazi iyo bajya, barahumijwe amaso n'ubutumwa utatanze. Mu izina rya Yesu Kristo ndakwinginga kubw'ubuntu n'imbabazi zawe, kugira ngo bakore ku maso, kugira ngo bahumure, kugira ngo Uwiteka kwa kundi watunguye Sawuli, Uwiteka ukamwihishurira, ukamubwira Mwami wanjye ngo ndi Yesu urenganya. Ndakwinginze kugira ngo uyu munsi ugira abandi bantu tunguza umucyo wawe Mwami, ubabature mu byababase, ahubwo ubinjize mu buntu bwawe Mwami, babashe kunyura muri iyi nzira ifunganye, ubafashe ukuboko, ubarangaje imbere, ubayoboye Mwami. Warivugiye ngo intama zanjye ndazizi nazo ziranzi, ngo kandi iyo mpamagaye zumva ijwi ryanjye zikanyitaba. Ndakwinginze kugira ngo intama zawe zirorongotaniye hirya no hino Mwami, binyuze muri iyi message tugiye kuganira, zumva ijwi ryawe Papa. Nyemerera nkubera akanwa, urangurura ubwira abantu bawe, uhamagara abantu Mwami bayobeye mu yindi nzira, kugira ngo bagaruke ku rufatiro Mwami, kuko ari nta rundi rufatiro umuntu abasha gushyiraho uretse urwashyizweho, ari rwo Kristo Yesu. Nuko nanjye ndakwinginze kugira ngo utubakiye kuri urwo rufatiro, umuhamagare, umurembuze, umukuruzi neza yawe, umwiyegereze, maze dukomezanye urugendo tunyurana muri iyi nzira ifunganye. Nyamara nubwo ifunganye, ijambo rimbwira neza ko ari nyabagendwa, kuko abayinyuramo batayinyuranamo, ahubwo bafashe ukuboko urabagendesha. Icyubahiro ni icyawe Mwami wanjye, mu izina ry'Umwami Yesu dusenze twizeye, amen, amen. Ndifuza ko dutangiza iri jambo riboneka mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igice cya mbere, umurongo waho ndahera kwa 6. Haravuga ngo nuko bamaze guterana baramubaza bati, mbese Mwami, iki nicyo gihe wenda kugaruriramo ubwami mu Bisirayeli? Arabasubiza ati, si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe data yagennye, n'ubutware bwe wenyine. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi
muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Aba bigishwa ba Kristo Yesu barimo bifuza kumenya iby'ibihe n'iminsi no kugaruka kwe no kugarura ubwami muri Isirayeli, arangije arababwira ngo ntago ari ibyanyu kumenya iby'iminsi n'ibihe data yagennye, ngo ibyo ni ubutware bwe wenyine. Ibi biratangaje cyane, ni nacyo kintu mperaho mvuga ko ubutumwa William Miller yazanye butangaje cyane, kuko yavuze ko yari amaze igihe yiga ibyanditswe yitonze. Ukuntu ashobora kwiga ibyanditswe rero ntagere kuri iri jambo rivuga ngo si ibyanyu, kuko iri ni ryo nkoresheje gusa, ariko inshuro nyinshi Bibiliya igenda ibibuza kutashyiraho iby'iminsi, kutavuga ngo Yesu azagaruka iki gihe, niba babwira ngo ari aha ntimuzajyeyo, niba babwira ngo ari hariya ntimuzajyeyo. Pawulo akavuga ngo ntihagire umuntu uboshye uburyo bwose mu Batesalonike ba kabiri ibice 2, ngo kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutaraza na wa munyabugome atarahishurwa. Ibyo byose ni ibimenyetso Yesu yari arimo atanga by'ibihe bizabanziriza kuza kwe, ariko ntago yigeze atwemerera kuba twabara ibyo bihe, ahubwo yaratubwiye muri Luka 21 ngo ibyo byose nimubibona, bya bihe bya bindi byose yatubwiye bizatubera ibimenyetso byo kuza kwe, ngo muzararame murebe mu kirere, kuko gucungurwa kwanyu kuzaba kuri bugufi, agakiza kacu kazaba katwegereye. Bene data, icyo dusabwa ni uguhora turi maso, tuboneje amatabaza yacu, amatabaza yacu ahora yaka, ariko ntago twemererwa na gato kujya gushyiraho ibihe cyangwa iminsi ngo tudetermine ngo ibingibi bizaba igihe iki n'iki. Imana rero idufashe mu bihe bimeze bitya, kuko dusohoye mu bihe iki kintu kigezweho, ikintu cyo kuvuga igihe Yesu azagarukira kigezweho pe. Naratangaye ubwo nari ndimo ntegura iki kiganiro, nagiye kubona mbona umuntu adupartaje kuri groupe link y'umupasiteri, kandi noneho umupasiteri wo muri ADPR arimo avuga ko Yesu azagaruka mu 2031, kandi avuga yuko nawe yabyize neza bitanashoboka ko yibeshya, kuko yize mate physique. Muri iki kiganiro turaza kubona abandi ba mathematiciens b'abakristo bagiye bakarikira igihe Yesu azagarukira, ariko ntibahuje nubwo n'abari aba mathematiciens. Hari nabo yewe umugabo nka Isaac Newton, umuntu bita Imana y'ubugenge, Imana ya fizike, akamana gato muri fizike, ni akabyiniriro bajya bamuha. Ariko abo bose bagiye bashyiraho ibyo bihe, ntago bishoboka ko byaba byo, kubera ko ari ubutware bwa data wenyine. Haleluya. Mireri rero watangira wibaza uti ubutumwa bwe bwari ubuhe? Nicyo tugiye kuvugaho uyu munsi. Hanyuma kandi turaza kureba ko ubu butumwa yari afite ntago byari ibintu ubwe arimo yiga ku giti cye wenyine, ngo abadventiste bakunda kuvuga ko etude ya William Miller yari independent cyangwa yarigengaga, mbese yaricaye yariga yoborwa n'umwuka. Niyo mpamvu iri yatariki bayikomeyeho banze kuyirekura. N'ubu ngubu tuzabona ko hari doctrine bafite ivuguruza ibyanditswe byera, ariko ishingiye kuri iri yatariki. Maze kureba abantu bose bagiye bahanura kugaruka k'umwami Yesu, naribajije ariko nk'aba bantu iyo buri wese agira umuntu umubakinga, uko bipfuye hagasigara umuntu uvuga utoya, ni ubuturo bwera bwezwaga, ubuturo bwera bwo mu ijuru. Nubwo tuzi ko ubuturo bwo mu ijuru busanzwe ari ubwera, ariko umuntu akaza akatubwira ati ko hari ukwezwa k'ubuturo bwera bwo mu ijuru, ntago ari ubwaha mu isi. Ubwo kuri iyi tariki ndababwiza ukuri tuba dufite amatariki arenga 10,000, kuko abantu bahanuye. Ujye kuri Wikipedia ushyireho ushaka abantu bapredictinze imperuka y'isi cyangwa kugaruka kwa Yesu Kristo, urumirwa. Ni benshi, na magana n'amagana, ariko abo bose byagiye bipfa, uretse ko hari n'ababishyize muri fitire. Nka Isaac Newton we yavuze ko ari muri 2060, 2060 ko aribwo isi zarangira. Urumva rero ayo matariki yashyizweho n'abantu benshi. Ikibazo cyabaye kuri Miller gusa nuko we amaze gushyiraho itariki, igihe noneho byapfaga bwa kabiri, we nibura yaciye bugufi yemera ko yakoze ikosa, we yabaye nk'uwemera icyabaye. Ariko abandi bantu
bari bari inyuma ye tuzagenda tubibona byarabananiye kubyakira, kubera ko hari igihe umuntu yinjira mu buyobe akabujyamo wese akarindimukiramo. Hari abantu bari barabwiye abantu bagurisha ibyabo, tuzabona umugabo witwa Hiramu, baragenda basigara nta kintu bafite, bateranira hamwe bategereje kuza kwa Yesu. Igihe byapfaga rero, abo bantu bagombaga kubona igisobanuro baha babandi, bagombaga kubona igisobanuro baha abantu bateranirije mu nzu zabo bategereje Yesu ntagaruke. Nuko doctrine zimwe zagiye ziza, tuzagenda tubireba, ariko uyu munsi ndagira ngo dutinde cyane ku butumwa William Mireri yazanye, kugira ngo ubwo muri iyi minsi hadutse ubundi busa nabwo, nubwumva mwene data ubuhungire kure. Peu importe waba buzanye, yaba pasiteri witwa Dr kanaka, yaba umuntu w'intyoza mu kuvuga kurusha abandi waba warumvise, yaba ari umuhanuzi uruta abandi mu isi waba warigeze kumva, niba azanye ubutumwa buhabanye n'ibyanditswe byera ntakemerwe, niko ijambo ry'Imana rivuga. Pawulo yandikira Abagalatiya igice cya mbere umurongo wa 8 yarababwiye ngo nihagira umuntu bazanira ubundi butumwa butandukanye n'ubwo mwumvise mbere, ngo uwo muntu avumwe, ngo niyo yaba twebwe, ngo cyangwa yewe na marayika uvuye mu ijuru. Twebwe yaravugaga ati nkatwe nk'intumwa bitubayeho tukavangirwa tukaza kubabwira ubutumwa ukundi, natwe ubwacu duhinduka ibivume. Nawe yemeraga ko naramuka avuguruje doctrine ya Kristo Yesu yigishije mbere azaba yamaze kuba ikivume. Rero ntago ubu butumwa twareba ngo nuko buzanywe n'umuntu umeze utya, wiza yangaya, ukomeye gutya mu itorero runaka, oya, ahubwo umuntu uzazana ubundi butumwa butandukanye nubwo Kristo Yesu yadusigiye, ababishoboye muba mukwiye guhitamo muba hafi. Itorero aturukamo riba rikwiye kumenyeshwa ibyo bintu niba rihari. Nk'umuntu aje ari umupasiteri de toute façon, iyo umuntu aje akipresenta ndi pasiteri runaka, abahagarariye iryo torero ryamuhaye ubupasiteri. Niyo mpamvu n'ubutumwa avuze akenshi ntibyatinda ko abantu bavuga ngo ADPR yahanuye ibi ngibi. Niyo mpamvu itorero uwo muntu aturukamo riba rikwiye kubimenyeshwa, rikagira icyo ribikoraho cyangwa se rikabihamya, tukamenya ko ari ubuhanuzi bwaryo, hanyuma abantu bakamenya icyo gukora. Kuko bene data, turi mu bihe byo guhungisha ubugingo bwacu. Uzaza ntazatinda, uje ntatinze, Kristo Yesu ntazatinda, ariko aziye abantu, umuntu wese ku giti cye. Ntago aziye itorero runaka cyangwa aziye groupe runaka, nk'uko bamwe bagiye babashuka ngo ni the remnant church, ngo niryo torero ryonyine risigaye. Itorero rya Kristo ni ingingo z'umubiri we ziri hirya no hino ku isi, ntago azigera zihuriza hamwe mu idini rimwe. Hoya ibyo ntabyo yigeze adusezeranya. Azaduhuriza hamwe muri Yerusalemu nshya, azamuye buri muntu ku giti cye wamubereye uwo kwizerwa mu buzima bwe. Niyo mpamvu nkunda kwinginga abantu kugira ngo icyama umuntu wese akita ku gakiza ke, akita ku guhamagarwa kwe, akita ku gusohoza umurimo Kristo yamusigiye, kandi akareba ko akibanye na Kristo neza, aho kujya kureba ko abandi bantu bose babanye nawe neza. Kuko Kristo naza azaba aziye wowe ku giti cyawe, ntago azaba aziye. Bene data, niba yaragusigiye umurimo wo kuvuga ubutumwa, buvuga uko yaguhaye kubuvuga. Niba yaragusigiye umurimo wo kwigisha, wusohoza uko yawuguhaye. Kuko bene data, uzaza ntago azatinda, ahubwo umwami ageze ku irembo. William Mireri rero yavuze butumwa ki, nibwo tugiye kureba, hanyuma tubugereranye n'iki cyanditswe tuvuze, ubundi turebe na background y'ubwo butumwa mu badeist ubwabo, babantu ya myizerere yari afite mbere. Ubundi turebe no mu baframaso ubwabo bagiye bandika kuri ibyo bintu, ubundi tumenye neza ko ubu butumwa butavuye ku Mana, nubwo kugeza uyu munsi bacyemeza ko ari we Yohana umubatiza wavuzwe mu byanditswe waje kubanziriza Kristo Yesu. Ntago bishoboka bene data ko Kristo yatanga ubutumwa bw'ibinyoma. Ntago bishoboka ko Kristo yatanga ubutumwa bugoretse arimo abuha itorero rye ryera. Haleluya. Ntago Kristo yakoherereza umwuka w'ubushukanyi itorero rye bwite, ahubwo yaravuze mu Batesalonike ba kabiri, reka nsoma aho hantu nihuta. Abatesalonike ba kabiri igice cyaho cya kabiri,
twumva abantu umwami Imana ashobora koherereza umwuka w'ubushukanyi, ntabwo ari abamwizera, ntabwo ari abamutegereje, ntabwo umwuka w'ubushukanyi uza kugira ngo abantu bihane, umwuka w'ubushukanyi uza kugira ngo abantu barimbuke. Haleluya. Rero kuko tutabikiwe umujinya nk'uko yabyandikishije mu Batesalonike ba mbere ibice 5 umurongo ntabwo nkwibuka neza, ngo kuko tutabikiwe umujinya ntabwo twebwe bishoboka ko yatwoherereza umwuka w'ubushukanyi. Ariko umva Abatesalonike ba kabiri ibice 2 ukuntu havuga ngo ntihagire, mpereye ku murongo wa 3, ngo ntihakagire umuntu uboshya uburyo bwose, kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho, kandi urya munyabugome atarahishurwa ari we mwana wo kurimbuka, ni umubisha wishyira hejuru y'icyitwa Imana cyose cyangwa igisengwa, kugira ngo yicare mu rusengero rw'Imana yiyerekane ko ari Imana. Ntimwibuka yuko nabanje kubabwira ibyo nkiri kumwe namwe? Kandi none muzi yuko ikimubuza ari ukugira ngo azahishurwe mu gihe cye, kuko amayoberane y'ubugome, bene data, amayoberane y'ubugome, ubu butumwa bwose buza bupfuye bugira ngo buturimbuze, ibyo ni amayoberane y'ubugome. Bibiliya iravuze ngo amayoberane y'ubugome nubatangiye gukora, ariko ntazahishurwa keretse uyabuza ubu akuweho. Nibwo wa mugome azahishurwa, uwo umwami Yesu azicisha umwuka uva mu kanwa ke akamutsembesha kuboneka kukuza kwe. Kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani, gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma. Niyo mpamvu birantangaza cyane iyo turi kuvuga ku bahanuzi b'ibinyoma, hanyuma umuntu arigima guha ikaba iyo kuvuga ngo ariko ibyo yahanuye byose byarasohoye, nubwo iya rigima atariyo, kuko tuzagenda tubibona ubuhanuzi butasohoye. Ariko niyo byaba ari byo, ntabwo icyakabaye kimuhamya ari uko ibyo yahanuye byasohoye. Bibaye ibyo, Alice Bailey yaba ari we muhanuzi ukomeye wabaye ku isi, kuko we yicaraga kuri siyeje y'inama rwose, aho ibintu byose bitegurirwa, akaza duha gahunda uko ipanze, kandi yari umusataniste ntawe utabizi, yakoreshwaga n'imyuka y'umwijima ntawe utabizi, ariko gahunda yose y'isuku Alice Bailey yayihanuye nuko irimo ikurikirana. None isi ubu tumuyoboke tumwite umuhanuzi kuko ibyo yahanuye byasohoye? Erega Alice Bailey buriya nuko ataje ngo yiyite umukristo. Uyu munsi idini rye riba rikomeye cyane. Kubera iki? Abantu bashiturwa n'ibintu nk'ibyo biri surnaturere, bisa n'ibidasanzwe. Yo, Imana ya kanaka nayibonye, ibyo yahanuye byabaye. Ibyo ubwabyo ntibihagije, bene data. Il faut d'abord kugenzura Yesu uwo muntu ari kuvuga niba ari we Yesu wamenye, niba ari we Yesu wavuye mu ijuru kugira ngo aho ubugingo buhoraho abamwizera bose. Tugeze hano ku murongo wa 10, reka nsubire ku wa 9. Kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani, gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma. Umva, gukiza indwara, kuzura abapfuye, mbese gukora ibimenyetso byose by'ibinyoma. Ikibigira ibinyoma si uko biba bitagaragariye abantu, hoya, ahubwo message biri inyuma nuko ari ikinyoma, kuko bifite imbaraga. Bije ngo mu buryo bwo gukora kwa Satani, ngo kandi gufite imbaraga n'ibimenyetso, nubwo ibyo bimenyetso byose ari ibinyoma kuko bigamije kurimbuza abantu. 11, n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa kubarimbuka, kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. Umwami Yesu yaravuze ngo nijye nzira, ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Mwene data, iyo winjiye muri uru rugendo udakunze Yesu ahubwo ukunze ibyo atanga, ntabwo ushobora gukizwa. Gukunda ukuri nibyo byatuma ukizwa. Hari abantu benshi baje kubera ibibazo bafite, baza bakurikiye ya migati Yesu atubura, baza bakurikiye ko ahagurutse ibimuga, baza ariko ubwabo mu mitima yabo ntibakunda ukuri. Niba abantu ashobora kubona icyo yari akeneye ku mwami Yesu, ntibimubuze kwisubirirayo. Ariko ijambo riratubwiye ngo kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani, gufite ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma, ngo n'ubuhenzi bwose kubarimbuka, kugira ngo barimbuke kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. 11 rero, aha niho nashakaga. Nicyo kituma Imana izaboherereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma, kugira ngo abatizeye iby'ukuri bose bakishimira gukiranirwa bacirweho iteka. Uyu murongo ni wo nshorejeho. Haravuze ngo kuko
ngo niyo mpamvu Imana izaboherereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma, kugira ngo abatizeye iby'ukuri bose bakishimira gukiranirwa bacirweho iteka. Bene data, ukuri twaraguhawe. Ukuri ni ijambo ry'Imana, turakugendana, turakubitse mu nzu zacu, ariko ufite amahitamo yo kwizera ukuri cyangwa se ugakurikira ibyo binyoma byadutse bivuguruza uko kuri, kubera ko ukuri waraguhawe. Nkunda kugirira umutwaro abantu bibata kugira ngo basobanure, yeyeye akaba yakora ibishoboka byose kugira ngo asobanure aba banyabinyoma, yumvikanisha uburyo ari abanyakuri, ahubwo ari mwe muri kubabeshyera, nyamara ibyanditswe byera byerekana ko ibyo bazanye ubwabyo bitemerwa n'ijambo ry'Imana. Ariko akaba yakwibamba ku musaraba kugira ngo akunde asobanura iby'uyu muntu. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo umwuka wanjye ntago azahora aruhanya n'abantu iteka. Hari igihe kigera aforce yo guhora Imana iruhanya nawe ikakureka rwose ukajya muri bwa bushukanyi, ngo nicyo kizatuma Imana iboherereza ubushukanyi bukomeye kugira ngo abanze ukuri barimbuke, kuko batakunze ukuri ngo bakizwe. Ukuri bari bagufite bahitamo gukunda ibinyoma, nuko Imana nayo ibahemburira ubushukanyi bukomeye, kuko yabahaye ukuri noneho ibahaye n'ubushukanyi kugira ngo bo ubwabo bihitiremo. Bigaragara ko tuzabona ahantu Madamu Ellen G. White yavuze ko ikosa ryari riri mu ihishurirwa cyangwa se mu buryo William Mireri yatanze buriya butumwa atari irya William Mireri, ahubwo ngo Imana yarishyizemo ku bushake. Nzabasomera aho hantu muzumirwa. Jewe umbwiye ngo Imana yanyoherereje ubutumwa ishyiramo ikosa ku bushake, nahita mpagarikiraho nkabanza nkakizwa, kuko nabamenye ko ndi mu barimbuka Imana itangiye kujya yoherereza ubushukanyi. Nabamenye ko meze nka Ahabu, hahandi Imana yigeze kwicara mu ijuru irabaza ngo ninde wajya kudushukashukira Ahabu kugira ngo apfire mu rugamba, ngo nuko umwuka ushukana uzi imbere y'Uwiteka uramubwira ngo ni nge wabikora. Abahanuzi bose ngo aramubwiye, uwo mwuka abwira Uwiteka ngo ndahinduka umwuka w'ibinyoma mu bahanuzi be bose, ngo bamuhanurire agenda agwe ku rugamba. Ariko nubwo bimeze bityo, Imana ihagurutse umuhanuzi umwe, aragenda amuhanurira ukuri, bamukubitiraho rwose bamuhindura urw'amenyo, kuko abahanuzi bose bari batewe n'umwuka w'ibinyoma kugira ngo bahanurire Ahabu ajye ku rugamba. Uwo muhanuzi aramubwira ati nyamara Nyagasani, uramutse ugiye ku rugamba ntuzagaruka, dore aho nibereye aha. Ariko amugirira nabi, ntiyamwumva, kubera ko hari umwuka w'umushukanyi wundi yohererejwe kandi wamaze gushuka umutima we. Ndagira ngo bene data turebe ko ntabwo ubushukanyi bujya buza hatabayeho ukuri, oya, ahubwo ukuri kurabanza ugahitamo kugukurikira cyangwa gukurikira uwo mwuka ushukana. Haleluya. Rero iki kintu cyarantangaje cyane, numvise uburyo basobanura. Uyu munsi ntabwo turi bwinjire muri doctrine y'Abadiventiste, nicyo kiganiro tuzakurikizaho, noneho tureba ibyo bizera naho bitandukaniye n'ibyanditswe byera. Ikintu cya mbere tuzaheraho ni ubu butumwa bwa William Mireri, uburyo bwasobanuwe nk'aho ikinyoma cyashyizwemo ari Imana yagishyizemo ku bushake, ngo kuko yari izi. Ibaze Imana ikoherereje message ariko igushyiriyemo ikinyoma ku bushake, kuko William Mireri yaje avuga yuko Yesu azagaruka, yatangiye ashyiraho amezi n'imyaka adapresiza, abigira nyine ibintu biri approximative, ariko itariki ya mbere yatanze yari iri mu 1843. Icyo gihe kirenze barongera baraterana, barongera bariga, bakora ubushakashatsi, bagera noneho ku 1844 mu kwa 10 ku itariki 22 ku itariki 22 z'ukwa 1844. Nababwiye ko texte yose nari nayanditse ubu ngubu kuko nayibuze aho nza gushyira rero mu byihanganire, ariko icy'ingenzi nuko message nshaka gutambutsa iza gutambuka. Icyo gihe rero Abadiventiste donc nimvuga Abadiventiste ntiwumva Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, kuko icyo gihe bari bataravuka, ahubwo wumve aba Millerite, babandi the Advent movement, na abantu bari inyuma ya Miller bategereje
yuko Kristo azagaruka. Advent ni ukugaruka kwa Yesu, bari bategereje kugaruka k'umwami Yesu. Hanyuma benshi barabyizeye cyane, ya tariki bayigira ukuri, basiga ibyabo byose bateranira hamwe. Nyine urumva nk'ubu watubwira ngo Yesu azaza ejo, byaba byiza nyine duhuriye hamwe tukamutegereza, turamya, duhimbaza, twishimye nk'abantu bategereje umukwe nyine. Ariko we yashimye ko tutamutegereza dutyo, yashimye ko tumutegerereza mu buzima bwacu bwa buri munsi. Niyo mpamvu yavuze ngo abagore babiri bazaba bari ku rusyo rumwe bari gusya. Bivuze ngo ubuzima bwa buri munsi buzaba bugikomeje, ngo umwe azajyanwa undi asigare. Abazaba bari hejuru y'inzu ntibazamanuke, abo bizaba bimeze umwe. Mbese ntago yateguye ko hari ikirori tuzamutegerezamo ngo tujye muri sare dukinge. Reka da, nuriya mugani w'abakobwa 10 ntago ari cyo twigisha. Ntago twigisha kujya hamwe ngo twikingirane, ahubwo twigisha guhora turi maso, dufite amatabaza yacu kandi dufite n'amavuta mu mperezo zacu. Haleluya. Ubutumwa bwa Mireri rero bwavugaga Yesu ko azagaruka kuri iyo tariki ya 22 z'ukwa 10 1844. Birumvikana ko ntago Yesu yagarutse kuri iyo tariki, birumvikana, birazwi, turazi ko ataraza. Ni nayo magambo Paulo yatubwiraga hano mu Batesalonike ngo ntihagire utwoshya uburyo bwose ko uwo munsi wamaze kuza. Oya, mu 1844 Yesu ntiyigeze agaruka rwose, nta waje, nta cyari giteganijwe, cyangwa se n'icyari giteganijwe cyari nk'igiteganijwe uyu munsi, nk'igiteganijwe ejo, nk'uko buri munsi ugira ibyawo muri gahunda y'Imana. Ariko icyo gihe Yesu atagarutse, hari abantu benshi, tuzagaruka ku mugabo witwa Hiram Edson. Uyu mugabo yagize uruhare runini muri ibi bintu byarimo biba, kuko yizeye ubutumwa bwa Mireri arabukwiza. Nyuma tuzabona izindi doctrine zagiye ziza ziturutse kuri uyu mugabo, ariko mu by'ukuri nuko hagombaga kuboneka ikintu gisobanura ibyabaye. Yesu Kristo rero ataje kuri uwo munsi, habaye ikintu bise the great disappointment, cyangwa se disappointment ni nko gucika intege, cyangwa donc urabona wari utegereje umuntu ntagaje, hari ukuntu ikinyarwanda ndakibuze cy'iryo jambo, nyine uba disappointed, wumva birakubabaza kandi ukumva biguciye intege, bigize gute. Ariko kandi habaye reaction zigiye zitandukanye, abantu bariactinze mu buryo bugiye butandukanye, bwinshi ntago nabwibuka bwose. Ariko igihe Yesu atazaga mu 1844, habayeho group imwe y'abantu yavuze iti iyi tariki baribeshye, Mireri yaradushutse, byabaye kwibeshya, ntago byari byo. Benshi bihumbi by'abantu bava mu kwizera, yewe bamwe ntibanasubira mu madini bahozemo mbere. Benshi bahise batuba Kristo burundu, byose babivamo. Abandi rero basubira mu madini bakomokagamo. Hari iyindi groupe rero yavuze iti ubu habayeho kwibeshya gutoya, nyine habayeho akayereri, ariko Yesu azagaruka vuba cyane mu minsi iri imbere. Batangira kongera gushakisha, bamwe bashyira ahandi matariki, aho niho havutse abitwa Advent Christian Church, Kristo bategereje kugaruka kwa Yesu. Ndetse muri iyo groupe ni naho havukiyemo abahamya ba Yehova. Abo bantu bavuze yuko Kristo azagaruka mu minsi mike iri imbere, bashyira ahandi matariki. Hari abandi rero bavuze bati no, iyi tariki yariyo, nibyo, ahubwo Yesu yagarutse ariko mu buryo bw'umwuka, ntago yaje ngo tumubone. Mu by'ukuri ibyanditswe byera ntago bitubwira ko Yesu azagaruka mu buryo bw'umwuka. Mu buryo bw'umwuka yaraje atuye mu bamwubaha. Ijambo riravuga muri Yohana 14 uhereye 14, 15, 16, 17, Yesu yari ari mu bihe byo gusezera abigishwa be, arimo abasezeranya by'umwihariko umufasha. Ibyo bice bino uzabisome, uzakunda umwuka we. Mu gice cya 14 yarababwiye ngo ntago nzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzagarukaho muri. Atangira kubabwira ku by'umufasha, aravuga ngo uwo mufasha ntibishoboka yuko abisi bamuhabwa kuko batamuzi, ngo ariko mwebwe muramuzi kandi muramurora kuko abana namwe. Niwe wabanaga nabo, niwe wivugaga, yavugaga uburyo azagaruka mu buryo bw'umwuka gutura muri bo, azagaruka akaba muri bo, akabana nabo, akagendana nabo, nk'uko ijambo
ijambo ry'Imana ryavuga ngo nzatura muri bo ngendere muri bo. Bene data, Kristo mu buryo bw'umwuka muba mwizera, turabizi ko arahari. Ntabwo uyu munsi namugutungira urutoki ngo nguyu mukwereka ari umugabo w'ubwanwa muremure mugufi cyangwa ubyibushye unanutse, oya. Ariko mu buryo bw'umwuka Yesu ubwo yaraje atuye muri twebwe kuva kuri Pentekote, abamwizera bose abana nabo, ntago yigeze abasiga nk'imfubyi. Ariko havutse iyi muvoma yindi ivuga ngo Yesu kugaruka kwe kuri itariki ya 22 z'ukwa 10 1444. Bene data, mujye mwitondera ibi bintu kuko bishobora kugira ingaruka zikomeye. Uriya muvandimwe uri muhanura ibyo kuza kwa Yesu muri 2027, uriya muvandimwe uri muhanura kugaruka kwa Yesu muri 2031, abo bose ni bene wacu bari kubivuga mu Kinyarwanda. Nyamara baba bari hafi, mwakabaye mubegera, kuko uyu munsi turabifata nk'ibyoroshye, ariko icyo gihe nikigera abazaba babakurikiye bizababyarira ibibazo bikomeye cyane. Dushobora kuba turi guhedinga aho William Mira yajyanye aba bantu. Iyi groupe yindi rero baragiye baravuga bati Yesu yagarutse, ariko ni mu buryo bw'umwuka. Baravuga ngo havutse ikintu cyitwa Holy Flesh Movement. Agera mu magana y'abantu rero bajoyininze irindi dini ryitwa Shakers. Havutse abantu b'aba Shakers nyine ngo bo bagarukiwe na Yesu ariko mu buryo bw'umwuka. Hanyuma rero groupe ya nyuma ari nayo itwenteresa, nabashyizeho ubundi busobanuro buvuga buti reka da, itariki ya 22 z'ukwa 10 1844 ntago byari ukugaruka kwa Yesu Kristo. Itariki ubwayo yariyo, ariko igisobanuro yahawe ntago cyari cyo. Ni nacyo nababwiraga Madamu White yavuze ngo Imana yashyizemo iri kosa ku bushake. Tuzabisoma, nagiye nselectinga amagambo ya Madamu White mu bitabo bye, tuzagenda tugarukaho. Ariko iki kintu kivuga ngo Yesu ku itariki 22 z'ukwa 10 1844, nubwo atagarutse, ntabwo itariki ari yipfuye, hoya, ahubwo uburyo twinterprete itariki nibyo bipfuye. Itariki iri valide, ahubwo interpretation ni itari valide. Mbese itariki niyo, ariko igisobanuro twayihaye ntago ari cyo. Ahubwo se ni iki cyabaye kuri iyo tariki? Abadivantiste b'umunsi wa 7 nibo nyine iyi groupe ya nyuma turi kuvugaho yavukiye muri iki kintu cyo gushaka gusobanura icyabaye ku ya 22 z'ukwa 10 1844. Ndifuza ko kano kantu mukumva neza, kuko ubutaha nitujya kuvuga kuri doctrine tuzakagarukaho byimbitse. Abadventiste baravuze ngo ikintu cyabaye ni ukwezwa k'ubuturo bwera bwo mu ijuru. Ngo icyo kintu bakise pre-advent judgment, ni ukuvuga ngo urubanza rubanziriza kugaruka kwa Yesu, cyangwa se Yesu, reka mbivuge muri aya magambo, babisobanuye bavuga ko icyabaye ari ukwezwa k'ubuturo bwera, ntago habayeho kugaruka kwa Yesu. Kuri itariki ya 22 z'ukwa 10 1844 bavuze yuko Yesu yavuye ahera akinjira mu buturo bwera, donc yinjiye ahantu ha kabiri. Urabona uburyo ihema ryari ryubatse, ryagiraga hera rikagira hera cyane. Rero ngo Yesu yinjiye in the holy sanctuary, mu buturo bwera, aho noneho yagiye gutangira ikintu cyitwa investigative judgment, cyangwa se urubanza kagenzuzi. Ibi ntago nshaka kubitindaho kubera ko nibyo tuzavugaho ubutaha twinjira muri doctrine, ariko nashakaga kugaruka cyane ku kintu cyabaye kuri great disappointment igihe Yesu ataragarutse, uburyo buri bantu bose bashatse igisobanuro. Noneho tugere no ku gisobanuro abadivantiste bahaye icyo kintu, ari nayo doctrine shingiro. Bene data, nkunda kubwira abantu, buriya nujya kuganira n'umudivantiste iteka uzumva arimo kujyana mu isabato, ariko iyo usomye Abaroma igice cya 14, ngewe niho nkunda, ijambo ry'Imana riravuga ngo ntihakagire, reka tuhasome Abaroma 14, Abaroma igice cya 14,
niyo mpamvu ntajya nemera na gato kujya impaka ku isabato, kubera ko Imana ntiyaciriye urubanza abubahiriza isabato cyangwa batayubahiriza. Oya, yaravuze ngo umuntu wese ahitamo umunsi umwe agahitamo kurya ibi cyangwa biriya. Reka duhere ku murongo wa 5 ngo umuntu umwe yubaha umunsi umwe kuwurutisha iyindi, naho undi akubaha iminsi yose akayihwanya. Umuntu wese namenye adashidikanya mu mutima we. Iri jambo iyo risomye mu rundi rurimi niho ryumvikana neza. Niravuga ngo ugomba kuba ufite the full conviction mu mutima wawe, guhamirizwa n'umutima yuko ibyo ukora koko ari byo uyobowemo n'umwuka wera. Waba wubaha umunsi umwe, Imana ishimwe. Waba uyihwanya yose, Imana ishimwe. Nta rubanza Imana ifitanye nawe kubw'ibyo. Ngo urobanura umunsi awurobanura kubw'umwami wacu, urya arya kubw'umwami wacu kuko ashima Imana, kandi utarya yanga kurya kubw'umwami wacu nawe agashima Imana. Nta muntu uritwe uriho kubwe cyangwa upfa kubwe. Niba turiho kubw'umwami kandi niba dupfa kubw'umwami, nuko rero niba turiho cyangwa niba dupfa kubw'umwami turaba umwami. Ntago ndi butinde kuri ayo magambo. Nashakaga iri jambo rivuga ngo umuntu umwe arobanura umunsi, undi akayihwanya yose. Ibyo ubwabyo si ikibazo, ariko abadivantiste iyo muganira, mumbabarire ndaza gukoresha iryo jambo kuko ari ryo aribo turi kuvugaho. Iyo muganira bisa naho ikintu cyonyine mutandukaniye hari isabato. Oya, kubera ko isabato yanaje nyuma, itorero ry'abadivantiste ryiyubakiye kuri iyi nyigisho y'ubuturo bwera. Iyi nyigisho yitwa ubuturo bwera iyitabaho, iri torero ntiryari kubaho kuko abantu bari bacitsemo ibice. Hari hacitse igikuba mu bantu bategereje kugaruka kwa Yesu Kristo. Ariko iyi ni inyigisho yaje kugira ngo hasobanurwe ibyabaye mu 1844. Rero ubutaha tuzavuga kuri doctrine abadivantiste bizera, ariko uyu munsi munyemerere tugaruke noneho ku nkomoko y'ibi bintu William Mireri yazanye abyigisha, avuga yuko abikuye mu byanditswe byera. Mu by'ukuri William Mireri kuko atize amashuri menshi, bavuga ko kugera ku myaka 9 yigiraga mu rugo yigishwa na mama we, hanyuma mu mujyi bari baturanye haza kuza ishuri barimwohereza, ariko naryo ntiyaryizeho cyane. Mu gitabo nasomaga harimo amatariki yagiye ku ishuri arabaze. Ayo matariki 1 2 3 4 5, donc yagiye ku ishuri gake cyane. Hanyuma nyuma y'imyaka 18 nta record yongera kwerekana William Mireri ajya kwiga. Rero ibyo bigatera kuvuga yuko n'ubuntu bw'Imana butangaje bwatumye abasha kwiga Bibiliya, umuntu utari umuhanga, utari umunyamashuri nkuko babivuga, kugira ngo abashe kwiga Bibiliya agere ku mwanzuro nk'uyu, anahishurirwa ikintu cyabaye mu ijuru. Ariko William Mireri nubwo atari yarize amashuri menshi, yari umuntu ukunda gusoma cyane, kandi mu bitabo hari umugabo witwa Sylvester Bliss, niwe wanditse memoir cyangwa biography ya William Mireri, iri officiel izwi. Agenda yerekana uburyo William Mireri yari umuntu ukunda gusoma cyane. None hariko ndagira ngo mbabwireho gatoya ku buhamya Mireri ubwe yitangira bw'ibitabo yasomye, kandi noneho tuze kureba ibyo bitabo aho bihurira n'ubu buhanuzi cyangwa se n'irihishurirwa rivuga kugaruka kwa Yesu mu mwaka runaka. Muri teze yanditswe na Dr. Jeff Krokombe wo muri kaminuza ya Queensland muri Australia, yagarutse ku magambo Mireri yivugiye ubwe igihe yimukiraga mu mujyi wa Pulteney. Yaravuze ngo ngeze mu mujyi wa Pulteney, aya ni amagambo ya Mireri ubwe, ngeze mu mujyi wa Pulteney namenyanye n'abagabo bakomeye bo muri uwo mujyi, bari abadeist. Iyi myizerere y'abadeist twayivuzeho mu kiganiro cy'ubushize, utayibuka yasubira kumva gatoya mu kiganiro cy'ubushize. Ngo ariko nubwo bari abadeist, bari abaturage beza b'imyitwarire myiza kandi bindakemwa. Abo ngabo ngo nibo bashyize mu biganza byanjye imirimo ya Voltaire, Hume, Paine, Ethan Allen n'abandi ba deistical writer. No kuvuga ngo n'abandi banditsi ariko baba deist. Murabyumva? Donc
uyu mugabo William Mireri nubwo atari yarize cyane yasomye inyandiko nyinshi z'abadeyisiti batandukanye barimo kwisonga umugabo witwa Voltaire, nawe twamuvuzeho ubushize igihe twavugaga kuri cya gihe cyo kumurikirwa cyabayeho, icyo twise enlightenment period cyangwa enlightenment, igihe cya enlightenment cyangwa cyo kumurikirwa. Tuzi ko aba bantu iyo bavuga kumurikirwa ntago baba bavuga umucyo uturuka kuri Kristo Yesu. Aba bantu niba muzi iriya stati ya liberite iba muri Amerika ya wa muntu umeze nk'umugore uzamuye itoroshi, ikintu cy'urumuri, ruriya rumuri ruhagarariye Luciferi, umutwaramucyo. Murabizi ko Luciferi mu ijuru yari umutwaramucyo, Luciferi bivuga nyine umutwaramucyo, n'ubundi kiriya gihugu nibo batwaramucyo, nibo bazana ibintu, liberite yabo ijyanye n'uriya mucyo bajyana ahantu hose. Niyo mpamvu ikintu iyo gitangiriye muri Amerika cyaba cyiza cyaba kibumenye ngo kirakwira isi yose, kuko ubwo n'uwo mucyo bagiye gukwiza amahanga yose. N'abatwara mucyo nicyo ngicyo bafite cyo guha abantu umucyo bakura kuri twabonye uko kiriya gihugu cyashinzwe, inkomoko zacyo. Voltaire rero anazwi nk'umuntu, uretse kuba ari umwe mu bari imbere muri icyo gihe cyo kumurikirwa, anazwi nk'umuntu w'umuframaso. Ufite bano bantu bose bari abadeyisiti bazwi kiriya gihe bari n'abaframaso. Rero William Mireri ubwe yivugira yuko yari yarasomye inzandiko z'aba bantu. Mu nzandiko z'aba bantu iteka bagarukaga ku gihe isi izarangirira. Abangaba ntago ari bo ndi buze gutindaho cyane, kuko Mireri yasomye ibindi bintu bikomeye noneho by'abantu bagendaga bavuga kurangira ku isi cyangwa igihe isi izarangirira. Nibyo ngira ngo tuze no gusorezaho, kugira ngo tubone ko ubutumwa bwa Mireri ubwabwo ntago bwari independent, ntago setide yikoreye ubwe ayobowe n'ijambo ry'Imana n'umwuka wera ngo agere kuri iriya myanzuro. Ahubwo hari n'ibindi bintu yasomaga by'abantu babanaga mu myizerere y'abadeyisiti yabagamo no mu myizerere y'abaframaso yabagamo. Icyo ngicyo cyo ndumva kitakiri ibanga ku bantu bose ko William Mireri yari umuframaso kandi wo hejuru, wabaga mu marituwere akomeye cyane, ku buryo iyo umaze gusoma amarituwere abaframaso bakora wumva udashobora kwiyumvisha ko umuntu yakwiyita umukristo aba muri ibyo bintu. Ntabwo ushobora kwiyumvisha ko ibintu ari gukora atazi ibyo ari byo, keretse nyine wumva abaframaso ukumva ni ibintu biri aho ngaho. Niyo mpamvu nabarangiye kiriya gitabo cyitwa Les 13 lignes sataniques. Hasi kiravuga ngo, reka ngifate ndebeho, kiravuga ngo la cause de la misère et du mal sur la terre, la grande transition à venir préparée pour Armageddon. Icyo gitabo nuko cyanditseho, ariko munsi ya 13 lignes sataniques handitse pavage la route vers l'enfer. Imana nimfasha ndaza kubashyiriraho ifoto y'iki gitabo. Umuntu usomye ibintu abaframaso bakora mu marituwere yabo ntago ushobora kwiyumvisha ukuntu umuntu witwa umukristo yakora ibyo bintu yarangiza agakomeza akaba no mu byizerwa. Amateka avuga yuko uyu mugabo yakijijwe muri 1816, asohoka muri framasoneri 1831. Umbwira imyaka yari ishize mwaho, 1831 agisohokamo hadashize ukwezi abatangije ububyutse bukomeye cyane, wa muntu cyuzuye umwuka n'imiriro n'ibiki byose byo muri framasoneri. Rero ku ruhande rwanjye ngewe nibwira ko uyu muntu rwose ukurikiranije ibi bintu byose yabayemo ntago ari umuntu utaruzi ibyarimo. Ikindi nibwira ko iyo William Mireri imbaraga yashyize mu kwamamaza ubu butumwa yavugaga ko yahawe, iyo yongera akazishyira mu kuvuga ko yibeshye, akegeranya bya binyamakuru byanditse agashyiramo imbaraga, ibi bintu aba yarabihagaritse. Ariko yamaze gukongeza umuriro, abonye umuriro ufashwe aravuga ati naribeshye, byari ukwibeshya, arigendera bivamo abasiga aho ngaho. Nyamara we wakongeje umuriro niwe wenyine washoboraga kuwuzimya, kuko abantu bari barakurikiye Mireri ntago bari barakurikiye Ellen G. White. Bakurikiye Ellen G. White, Mireri abasize babuze uko babigenza. Rero iyo Mireri abishyiramo imbaraga ntago ibyakurikiyeho nyuma byari kubaho, ariko nyine nuko byamugendekeye. Niba yarazi ibyarimo simbizi, niba kwari ugushukwa na Satani kuko nawe ni umushukanyi ntago mbizi, ariko iyo imbaraga yashyize
mu kwamamaza ubutumwa aza kuzishyira no mu kubusenya, byari kugira umumaro ukomeye cyane, kuko nta sezerano na rimwe riri muri Bibiliya ritubwira umwaka w'844 ritubwira kwezwa k'ubuturo bwera bwo mu ijuru. Oya rwose, niba Imana itarigeze itegura ko ubwo buturo buzezwa, ntabwo bishoboka ko bwakwezwa kandi busanzwe ari ubwera. Rero tuzagenda tubigarukaho tureba ibijyanye n'iyo myizerere, ariko ndagira ngo nsoreze noneho ku banditsi bandi bemfluenshije cyane William Mireri, bagiye bashyiraho igihe isi izarangirira, nabo bakibeshya, abandi n'amatariki bashyizeho ntago aragera, ariko ibingibi mu kubisobanukirwa biradufasha kumva ko n'inkomoko y'ubutumwa yazanye ubwabyo ntago kwari ukwiga Bibiliya gusa nk'uko bajya babitubwira, ahubwo yarasomye cyane, arasoma bihagije, arangije aterateranya conclusion z'aba bafuramaso bagenzi be, arazizana azihuza nawe nuko yumvaga ibintu, avuga ko ari ihishurirwa rivuye mu byanditswe. Nk'uko nabivuze hejuru, ntago William Mireri yari yarize amashuri menshi, kandi ibingibi bakunda kubishingiraho bavuga ko atanasomaga cyane. Bemeza akenshi mu itorero ry'Abadiventiste ko William Mireri nta zindi influence yagize mu bintu yatanze cyangwa mu bintu yize, kubera ko nka kuriya habonetse library ya Madame White, nta library ya William Mireri yigeze iboneka cyangwa byigeze bitangazwa ku mugaragaro ko hari library ya William Mireri yasomaga. Ariko ndacyari kubabwira kuri ya teze kuri page yayo 145, ni teze y'umugabo witwa Jeff Krokomba, ni umuprofeseri muri Universite ya Queensland muri Australia. Uyu mugabo rero, ikintu gituma nkunda amateze nuko teze iteka ibiri reference, haba hariho amareference ibindi bitabo yakoresheje, ku buryo icyo utemeye ujya kukisomera ukagicukumbura. Abifuza kubona iyi teze rero mumbwire, nshobora kuyibaha cyangwa nkabaha link yaho mwayisanga, kuko iyo ndanayifite noneho iri PDF cyangwa se iri soft copy nayo ndayifite, nshobora kuyibaha namwe mukayifashisha mukareba. Ariko muri iyi teze uyu mugabo arimo gucukumbura yaje kugera ku magambo yavuzwe n'umugabo witwa David Arthur, wahoze ahagarariye Jenks Memorial Collection of Adventure Materials muri Aurora University. Ibingibi bivuze donc Abadventiste bafite ahantu hameze nka memoriali, urwibutso rw'ibikoresho byabo byose byabayeho, yitwa Jenks Memorial. Uyu mugabo rero wari uyihagarariye yaravuze ngo dufite muri Jenks Memorial Collection ibitabo bikeya, entre parenthèses ashyiramo ko ari ibitabo 9 byo mu kinyejana cya 17 n'icya 18, ibitabo biboneka hake cyane, byakoreshejwe n'aba Millerite n'aba Early Adventist leaders, byakoreshejwe n'abizera bari aba Millerite, hanyuma n'abayobozi b'Abadventiste ba mbere, harimo na Mireri ubwe. Ari kuvuga ko na Mireri ubwe yakoresheje ibyo bitabo, donc ni ibitabo byifashishwaga na Mireri, agenda bihabo yayoboraga nabo bakabisoma kugira ngo babere proof yuko ibintu ari kuvuga ari byo. Ibi bitabo rero uko ari 9, ntago ndi bibasomere byose, ndashaka kwiyenteresa ku bitabo bibiri gusa. Icyambere ni igitabo cy'umugabo witwa Joseph Maid. Joseph Maid uyu nguyu ni umugabo w'Umwongereza, yari umuteoloji ukomeye cyane. Nawe yakoze ubushakashatsi ku bijyanye no kugaruka kwa Yesu, hari imirimo afite cyangwa se reka tubyite igitabo yise Clavis Apocalyptica. Muri Clavis Apocalyptica bisobanuye urufunguzo rw'ibyahishuwe bicukumbuwe ndetse biri demonstrated, ibintu nyine bicukumbuye byerekanwa uko biri. Yari arimo yerekana ko isi izarangira mu 1716, ndetse akavuga yuko bitarenze umwaka w'1700
654 abayahudi bose mu buryo bw'igitangaza bazaba bahindutse bikonvatinze mu bukristo, bahindukiriye ubukristo. Iyo mirimo ya Joseph Mede yabaye urufatiro rw'indi mirimo itandukanye myinshi cyane yagiye ikorwa, ubundi bushakashatsi butandukanye bwagiye bukorwa, harimo n'ubwakozwe Justement na William Miller, nubwo twabonye uburyo yatangiye kwiyenteresa ku bintu by'urupfu, ubuzima nyuma y'urupfu, bituma ajya muri etude biblique, mumbabarire, avuye ku rugamba. Ariko mu by'ukuri iyo etude biblique mu kuyikora yanasomaga bino bitabo. Ibi bitabo si nawe gusa wabisomaga, ahubwo yabisangizaga n'abandi ba Millerite, kuko iri tariki ya mbere yatanzwe yo mu 1843 ipfuye, abandi barimo bafatanya nawe kwiga ibi bintu nibo bapropoje iri tariki y'1844, ahubwo we arayikonfirma, aranayishyigikira. Rero biragaragara rwose ko iyi mirimo ya Clavis Apocalyptica nk'uko tubibonye hano nyine mu magambo y'uyu muntu wayoboraga iriya Jenks Collection, iriya memorial y'Abadventiste irimo ibikoresho by'Abadventiste, iyi Clavis Apocalyptica barayifite, irabitse nk'imwe mu mirimo yakoreshwaga kiriya gihe n'Abadventiste ba mbere. Urumva rero niba barayikoreshaga icyo gihe, nta kuntu wahakana ko ibyemezo cyangwa se imyanzuro yagezweho na Miller yifashishije ibyo bitabo, kubera ko mu mirimo ya Joseph Mede systeme yakoresheje yose niyo na Miller yakoresheje. Ntago ari Miller gusa, ahubwo undi mugabo winfluenceje Miller mu buryo budasanzwe ni umugabo witwa Isaac Newton. Isaac Newton nta muntu utamuzi, ngira ngo dutangira kumwiga turi muri primaire. Isaac Newton nawe yari umuhanga mu mibare na fizike, yahimbye ibintu byinshi cyane, amaformule menshi cyane. Ariko hejuru y'ibyo ni umwe mu bafondateri ba framasoneri uko tuyizi ubu ngubu cyangwa uko tuyibona. Framasoneri yabayeho kera, ariko hari abantu bayishepinze mu buryo tuyibona ubu ngubu, ku buryo nyine icyo bita la framasonnerie moderne. Uyu rero ni umwe mu bantu bayihaye ishusho. Hejuru y'ibyo rero Isaac Newton yari no mu muryango w'Abarose Croix. Abarose Croix n'undi muryango w'umwijima, ariko bo bizera yuko ari agatsinda gato k'abantu batoranijwe. Donc bifata nka, twavuga gute se, urabona ikintu bita The Remnant Church, abangaba ngo na gatsinda k'abantu bato batoranijwe, Imana izagiha ubutumwa ibunyujije mu bamarayika kugira ngo nabo babusangize isi. Mbese na gatsinda, na abantu bato b'umwihariko, nabo bifata nk'abantu badasanzwe. Na gatsinda kihariye ukuntu k'abantu bavugana n'abamarayika, hanyuma bagaha ubutumwa bw'abamarayika isi yose. Ngira ngo ibi tuzabibona neza tugeze mu myizerere y'Abadventiste, n'uburyo Madamu Ellen G. White yavuganaga na marayika ibyo amubwiye nawe akabibwira abantu. Iyi myizerere rero yari ifitwe by'umwihariko n'Abarose Croix. Abarose Croix nibo bantu bemezaga ko ari bo gatsinda gato k'abantu kasigaye. Abo bantu kugira ngo winjire mu Barose Croix ni byari intambara, ntago ari abantu upfa kwinjiramo nk'uko uyu munsi washaka kujya hariya, cyangwa ubu yenda barabihinduye. Ariko muri iki gihe cya ba Newton byasabaga ko bo ubwabo bagukontakta bakabona ko uri uwabo. Hanyuma rero aka gatsinda gato k'abantu ngo kahabwaga message gahawe n'abamarayika, karangiza kakazigeza ku bantu. Abo ni Abarose Croix. Isaac Newton rero nk'umurose Croix nawe yiyumvaga nk'umuntu udasanzwe ufite ubutumwa bw'isi agomba guha abantu. Akabyongeraho ko yumvaga ngo Imana yaramuhaye ubwenge budasanzwe, ariko bitari ubwenge gusa, ahubwo ari n'umurimo wabo bamarayika nyine, uburyo agenda avumbura ibintu, abona ibintu, agira ate. Icyo gihe rero, kuko nubwo yari umurose Croix akaba umuframaso, yavugaga ko ari n'umukristo. Isaac Newton rero nawe yaratangiye yiga ibyanditswe, ariko noneho ahera kuri travaux zakozwe na Joseph Mede, kuko Isaac Newton ni uwa nyuma ya Joseph Mede. Igihe Joseph Mede yari yaravuze cyari cyararangiye, Isaac Newton rero afata
amapo yose Joseph Mede yakoresheje ashaka ibyanditswe arayameliyora, ashyiramo formule physique, ashyiramo formule mathématique, akora ibintu byose, arateranya, akuramo, yiga cyane kuri temple ya Salomo, arayicukumbura, arangije aza kugera ku mwanzuro yuko isi izarangira mu 1800, isi izarangira mu 2060. Isaac Newton rero amaze gutanga iyo mirimo, ibintu bye byose byarapibiriwe, abantu barabimenya, barabisoma. Mu by'ukuri ntago ari abo gusa yasomye, ahubwo abantu bavuze ku kurangira kw'isi. Icyo bavuga, uyu mu David Arthur avuga hano, avuga ku bitabo 9 bafite bivuga kuri ibyo bintu, ariko jyewe nahisemo bino bibiri, icya Isaac Newton n'icya Joseph Mede, kuko Joseph Mede we azwi nk'umuntu wafunguye ayo matsiko ku bantu, kugira ngo abantu batangire bumve ko bamenya igihe Yesu azagarukira, kuko niwe muteolojiye wa mbere ukomeye wubahutse ikintu kimeze gutyo. Bisa rero naho afunguriye amarembo abantu bose. Isaac Newton nawe akora amatravo, ariko nyuma y'ayo matravo abandi baje nyuma ye, hari uwitwa John Blair, icyo gitabo Mireri yari agifite. Hari uwitwa Henry Isaacson, nawe wavuze kuri ibyo bintu, nawe icyo gitabo yari agifite. Hari uwavuze witwa Robert Robinson. Ibi bintu byose uza kubyifuza kubicukumbura byose, ambwire muhizi travo nawe azisome, wakuyafatira umunsi cyangwa 2-3 cyumweru cyose ukabisoma ukabyumva. Ariko mu by'ukuri Mireri yifashishije travo z'abandi, ahubwo agenda ashaka uburyo yakosora aho bo bakoze ikosa. Birababaje rero ko umuntu yafata travo ziri scientifique, yarangiza akazikoraho, akabyitirira ko ari ihishurirwa yakuye mu byanditswe, hanyuma bikagera naho bamuha ijambo, izina riri mu byanditswe nk'aho ari we Marayi, ari we Yohana Umubatiza, ngo dutegereje ugomba kugaruka kubanziriza Yesu Kristo. Ni ukuri birababaje pe. Aba bantu bose iyo witegereje uburyo bagiye bakora izi travo, usanga ari mu buryo bw'ubwenge kurusha uko ari mu buryo bw'umwuka. Usanga ari mu buryo bwa analize z'ibigaragara kurusha uko basobanuza ibyanditswe bindi, iby'umwuka bindi. Mu by'ukuri ikindi kintu ntavuze, impamvu nahisemo Isaac Newton nkahitamo Joseph Mede ndetse na William Mireri, nuko aba bagabo uko ari batatu, Joseph Mede na Isaac Newton, babayeho mbere ya William Mireri. William Mireri yari afite ibitabo byabo, kandi noneho aba bagabo babiri bombi batangiye inyigo zabo bahereye kuri Daniel 8:14. Kimwe nuko Mireri nawe aje naho yahereye, ariko mu by'ukuri suko ariho yaratangiriye. Ibi bitabo nibyo yari arimo ashaka gukosora, areba aho byapfiriye, nawe noneho akoriye nyigo ahereye ku nyigo nawe ubwe yari afite. Ibi bitabo rero ntago byo ari ibanga, bibitse muri biblioteke y'Abadiventiste, wabishaka yajya kureba, kuko bakunda kwemeza yuko William Mireri ari igendererwa ridasanzwe, umwuka yamuhishuriye n'iki, ariko ntago ari ukuri, kubera ko ibyo yakoze yahereye ku byo abamubanjirije bakoze kandi nabo baribeshye. Ahera ku bya Joseph Mede, Yesu ntiyagarutse mu gihe cye, ahera ku bya Isaac Newton, yenda twavuga ko 2060 hataragera, ariko ndifuza ko dusoreza kuri iri jambo ritwereka neza ko nubwo hataragera, Isaac Newton nawe yaribeshye, kubera ko ibi bintu yabikoze akoresheje ubwenge, kandi ntago bishoboka ko iby'umwuka bisobanuzwa ubwenge bw'abantu. Reka dusomire ijambo ubundi dusoreza ahangaha, tuzagaruka tuvuga noneho kuri doctrine nyirizina zavukiye muri ibi bintu nyuma ya Great Disappointment, cyangwa se gutakaza icyizere. Ntago narebye neza ukuntu iri jambo barivuga mu Kinyarwanda. Nyuma yuko Yesu atagarutse ku gihe cyari cyaramugenewe cyo kugaruka, tuzareba inyigisho zagiye zivuka zubakiyeho aho, zikaba ari fondoma z'imyizerere y'Abadiventiste. Ni nazo tuzatindamo, kuko nizo twifuza ko bene data Imana nibagirira neza yabahamagara ibereka uburyo ibintu bizera bidahuye n'ibyanditswe byera. Tuzareba uburyo bafata ikintu cyitwa kuvuka bwa kabiri, tuzareba uburyo bafata umurimo Yesu yarangirije ku musaraba ubwo yateraga hejuru ngo byose birarangiye, tubone ko ntago bawufata uko twebwe
tubufata, mbese tuzareba ibintu bitandukanye mu myizerere yabo. Imana nimfasha iki kiganiro nacyo ejo nazarara nkikoze, kuko ndifuza ko ducunguza uburyo umwete uyu mwaka ukarangira bino twarabirangije. Ni icyanditswe dusanga mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya mbere turahera ku murongo wa 18. Ijambo ry'Imana riravuze ngo ijambo ry'umusaraba ku barimbuka ni urupfu, ariko kuri twebwe abakizwa ni imbaraga z'Imana, kuko byanditswe ngo nzarimbura ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga bw'abahanga nzabuhindura ubusa. Mwibuke turimo turavuga ku bwenge bw'abanyabwenge barimo bafata ibyanditswe byera, ibihe n'iminsi bakabisobanuza, mate bakabisobanuza, fizike bakaduha amatariki. Imana yaravuze ngo izarimbura ubwo bwenge. Umurongo wa 20, mbese none umunyabwenge ari he? Umwanditsi ari he? Umunyampaka wo muri iki gihe ari he? Ubwenge bw'iyi si Imana ntiyabuhinduye ubupfu? Kuko ubwo ubwenge bw'Imana bwategetswe ko ab'isi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi, Imana yashimye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Dore abayuda basaba ikimenyetso, naho abagira iki bo bashaka ubwenge, ariko twebweho tubabwiriza ibya Kristo wabambwe. Uwo ku bayuda ni ikigusha, ku banyamahanga ni ubupfu, ariko ku bahamagawe b'abayuda n'abagira iki ni Kristo ari we mbaraga z'Imana n'ubwenge bwayo. Kuko ubupfu bw'Imana burusha abantu ubwenge, kandi intege nke z'Imana zirusha abantu imbaraga. Haleluya. Reka turekere ahangaha kugira ngo tuzabona aho ducumbukurira, ariko nifuje ko dusoreza kuri iri jambo tuvuga yuko ubwenge bw'Imana bwategetse ko ab'isi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi. Isaac Newton nubwo tumwemera muri fizike, nubwo tumwemera muri siyanse, ntabwo ubwenge bw'Imana yabasha kuburondoresha fizike ngo byemere, kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ibyo kumenya iminsi ni ubutware bwa Data wenyine. Fizike ntabwo ijya ireba mu bwenge bw'Imana, mate ntiyarondora ubwenge bw'Imana. Niba Imana yaravuze ngo ibi ngibi ni ubutware bwanjye jyenyine, na Isaac Newton ntacyo yabikoraho, yewe William Mireri ntacyo yabihinduraho, yewe uyu mupasiteri wo mu Rwanda urimo uvuga ibi bintu ntacyo yabihinduraho. Ahubwo abamuri hafi mutangire bikitwa none, mutangire bikitwa none, tutarabona irindi dini ryadukiye muri ibi bintu byo kugaruka kwa Yesu muri 2031, kubera ko ubwenge bw'Imana bwategetswe yuko tutazamenyeshwa ibyayo n'ubwenge bw'isi n'ubwenge bw'abantu. Haleluya. Kubera ko ubwenge bw'ab'isi Imana yabuhinduye ubusa ugereranyije n'ubwenge bwayo. Rero Imana isigarane namwe, tuzagaruka ubutaha noneho twinjira muri doctrine nk'uko nabibabwiye, kugira ngo twereke bene data ibyo tutizera kimwe, kubera ko akenshi iyo ubajije umudivantiste ngo niki utandukaniyeho n'abandi bakristo bo mu yandi madini, iteka kubwira isabato. Nyamara natangajwe nuko ibindi bintu dutandukaniyeho hari igihe abadivantiste baba bazi ko n'abandi ariko babyizera. Urugero, nahoze nganira n'umuntu umwe w'umudivantiste, ariko ntago ari ubwa mbere ko icyo kiganiro twari twarakigiranye no kuri groupe n'ubundi, ariko iteka iyo icyo kintu kimbayeho ntangazwa nuko umudivantiste atungurwa nuko twebwe tutemera ko Yesu Kristo ari marayika Mikayeli. Reka da, marayika Mikayeli ni marayika w'Imana, Yesu Kristo ni umwana w'ikinege w'Imana, ntago ari umwe muri benshi. Yesu Kristo ni umwe rukumbi. Haleluya. Icyakora Imana yashimye kumugira imfura muri bene se benshi. Haleluya. Rero nitugera kuri ibi bintu bya doctrine, ndabinginga bene data kugira ngo munsengere ejo Imana izanshoboze, cyangwa bitarenze ejo bundi iki cyumweru tube twarangije iki kiganiro, kugira ngo tujye no mu bindi, kubera ko nabonye ko mfite rotari muri programu nari narihaye zizarangirana n'uyu mwaka. Ariko tuzatangira tuvuga kuri doctrine ubutaha, twereke aba bavandimwe ibyo tutizera kimwe, tubereke n'amagambo y'Imana ahamya ko tutabyizera kimwe, hanyuma ni uburenganzira bwabo guhitamo inzira bashaka. Niyo mpamvu Imana yavuze ngo dore nshyize imbere yawe inzira ebyiri wihitiremo. Icyo gihe nta rundi rubanza tuzaba dufite. Urubanza rwakatubayeho ni uguhisha ukuri tuzi, ni uguhisha Kristo twamenye, tugakomeza kumwita uwo atari we, kandi tuzi neza yuko atari we Mikayeli, tugakomeza kumwita uko atari, tugakomeza kumuhuza n'umwuka utari uwe, tugakomeza kumuhuza n'inyigisho zitarize. Ariko nitumara gusoza uwo murimo bene data, rwose nta n'impamvu yo kujya impaka, nta n'impamvu yo kubipfa. Buri wese afite uburenganzira bwe bwo kwihitiramo inzira anyuramo,
ku iherezo twese tuzahagarara imbere y'intebe y'urubanza, buri wese abazwa ibyo yamenye n'icyo yabikoresheje. Ndakubwiza ukuri, ikintu cyitwa The Remnant Church nta kibaho. Rya torero riri hamwe rizashyirwa hamwe hanyuma rikazamukana, reka da. Umuntu wese azazamuka nk'urugingo, twese duteranirizwe ku mutwe ari we Kristo. Twese tuzamuteranirizwa, ariko nta dini rizaterurwa ngo ngo mwebwe ngo kuko ari mwe mwubashye ibi n'ibi ngo mwebwe ndabatwaye mwese. Reka da. Umwami Yesu azaza gutwara umugeni utagira ikizinga, utagira umunkanyari, wa mugeni wamutegereje yirimbisha imirimo y'ingeso nziza, wa mugeni wamutegereje amwubaha, ayoborwa n'umwuka muri byose. Ariko se niba hatariho kubatizwa mu mwuka, niba hatariho kuzura umwuka wera, byashoboka gute ko umwuka wera yakubera umuyobozi? Imana iduhana umugisha rero, naho ubutaha musigarana amahoro y'Imana, kandi musigare mudusengera Imana kugira ngo idushoboze kubw'iyo gahunda twifuza gukora ubutaha. Imana ibaha umugisha. Shalom kuri mwese.